umukristo ni mwiza asenga, umukristo ni mwiza ari umukozi. Umukristo mu iterambere ikintu akeneye none kwemera ukuri k'ubuzima, ubundi iterambere ntabwo warihagarika, kandi iterambere ireba buri wese. tubereka icyo Bibiliya ivuga ku mibereho y'uyu munsi, kuko Bibiliya ntago yigisha abantu gusenga gusa, yigisha n'abantu gukora. Muri Bibiliya imirongo irenga 2300 ivuga ku mafaranga n'ubutunzi. Abahanga mu bya theology bavuga ko 15% by'ibyanditswe byera bivuga ku mafaranga n'umutungo. Urashaka kumenya uburyo wagira iterambere? Kurikira Live Radio 96 FM mu kiganiro umukristo mu bukungu n'iterambere. Twongeye kwifuriza kugubwa neza aho mugiye muri hirya no hino hatandukanye, tubabwira ko twinjiye mu mwanya w'ikiganiro umukristo mu bukungu n'iterambere. Rero ntugiye kurenyakira amajwi yawe. Ngende Joseline Uwimbabazi hamwe na Pastor Nkuranga, ndetse uyu munsi hari umutumirwa tubafitiye mu kanya turamubabwira. Reka dutangire dusenga Imana. Data twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo turagushimye, tugushimiye neza n'urukundo rwawe, tugushimiye umwanya mwiza uduhaye ahangaha muri studio za Life Radio. Turasenze kugira ngo ubane natwe ahantu, umwuka wera tuyobore atunyuzemo byagira umumaro abadukurikiye, kandi turinginze kugira ngo abadukurikiye nabo ubane nabo witeka Mana, kugira ngo ibyabafasha muri inzira y'iterambere ubibamenyeshe, hanyuma ubagurira imbago, uhira imirimo y'amaboko yabo, ukomeze kutugira neza muri rusange, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane. Uyu ni wa mwanya tumaze kumenyera w'ikiganiro umukristo mu bukungu n'iterambere. Ni ikiganiro tuhuriramo tukaganira ku mahame yo kwiteza imbere, ariko umuntu anubaha Imana, amahame y'ubwami bw'Imana, amahame atuyobora muri iyi nzira, turebe dufatiye urugero, dufatiye ubuyobozi ku ijambo ry'Imana, hanyuma tukamenya uko dukwiye kwitwara muri iyi nzira y'iterambere. Ikiganiro cy'uyu munsi turi buganire ku nsanganyamatsiko ivuga ku gukorera hamwe nk'inzira y'iterambere. Gukorera hamwe nk'inzira y'iterambere. Turakigezwaho nk'uko nabwiye mu kanya n'umutumirwa dufite, turi kumwe hano muri studio. Turi kumwe na Bwana Theogene Nkuranga, ni umukozi w'Imana, akaba n'impuguke muri ibyo kwishyira hamwe, impuguke mu by'amakoperative. Turakwakiriye Theogene. Murakoze cyane. Ngira ngo wasuhuza abadukurikiye, hanyuma ukanabibwira aho birenze gatoya ku byo nari maze kuvuga, hanyuma tugahita twinjira mu kiganiro. Murakoze cyane Pastor Aimable. Murakoze kubw'uyu mwanya mwampaye. Nkuko mwari mubivuze, nitwa Theogene Nkuranga, ndi umukristo, kandi nkuko mubivuze no mu buzima busanzwe nkaba ngira ngo uyu mwaka ni uwa 12 nkorana n'amatsinda y'abishyize hamwe n'amakoperative. Bivuga ko nabyo nakwemera ko mbifitemo ubunararibonye buhagije. Murakoze cyane. Nkuko rero nari maze kubabwira abadukurikiye, inshuti z'ikiganiro muri hirya no hino, uyu munsi insanganyamatsiko tuganiraho ni iri ivuga ngo gukorera hamwe nk'inzira y'iterambere. Twashatse rero umuntu w'impuguke muri ibi ngibi byo gukorera hamwe, cyane cyane mu by'amakoperative. Mwumvise imyaka bimazemo, ni imyaka itari mikeya. Mu kanya aradupfundurira ku gaseke yatuzaniye, ariko reka dutangire dusomera ijambo ry'Imana, hanyuma mu kanya muha umwanya urambuye adupfundurire ku byo yaduteganyirije.
ijambo ry'Imana dusoma uyu munsi turi bwifashishe mu kiganiro cy'uyu munsi ni ijambo dusoma mu gitabo cy'umubwiriza ibice byaho 4 ku murongo wa 9 kuva ku murongo wa 9 ukagera ku wa 10. Ni ahantu havuga ngo ababiri barutumwe kuko babona ibihembo byiza by'imirimo yabo, kuko iyo baguye umwe abyutsa mugenzi we, ariko uguye ari wenyine atagira umubyutsa babonye ishyano. Ababiri barutumwe kuko babona ibihembo byiza by'imirimo yabo, kuko iyo baguye umwe abyutsa mugenzi we, ariko uguye ari wenyine atagira umubyutsa babonye ishyano. Hanyuma dusome no mu rwandiko rwa mbere rwandikiwe Abitesalonike ibice byaho 4 ku murongo wa 11 haranditse ngo kandi mugire umwete wo gutuza mutari bakaziteremo, cyane cyane igice gikurikiyeho kivuga ngo mukoresha amaboko yanyu nk'uko twabibategetse. Mukoresha amaboko yanyu nk'uko twabibategetse. Ngira ngo iryo jambo wenda turi bugende turigarukaho, ariko muri uyu mwanya nagira ngo nguhe umwanya hanyuma uganirize abadukurikiye ubundi kubera iki ari ngombwa kubera iki ari byiza gukorera hamwe, kubera iki umuntu atakora wenyine, kubera iki akamaro kabyo ni akahe, se nta mbogamizi zibamo. Wenda utanahereye no kuri ibyo bibazo byari byo kugira ngo gusa n'ibintu abantu baba bibaza, nibyo gufungura amatsiko, ariko nawe watubwira uhereye ku byo waduteguriye bijyanye n'iyi nsanganyamatsiko yo kwishyira hamwe nk'inzira y'iterambere. Akoze cyane. Reka yenda twubakire kuri iri jambo ry'Imana tumaze gusoma, kuko na Bibiliya ubwayo igaragaje ko abantu bari hamwe ababiri barutumwe, ndetse yongeraho n'ikindi gikomeye, iravuga ngo babona ibyiza, umusaruro mwiza w'imbuto z'imirimo yabo. Icyo ubwacyo kirakwereka ko kandi si naho gusa, hari henshi umuntu yasanga muri Bibiliya aho usanga Imana yagiye igaragaza ko abishyize hamwe bashyigikira kurutaho. Babiri batatu bateranye nayo irabasanga. Ariko iri ngiri cyane cyane twavuze ngo ababiri barutumwe ngo kuko babona ibihembo byiza by'imirimo yabo, ngo ndetse niyo habayeho ibyago by'uko umwe anyerera akagwa agira umubyutsa, ngo ariko uguye ari wenyine we agushya ishyano kuko ababonye ishyano kuko atabona umubyutsa. Ibyo rero bivuze iki? Ibyo bivuze ko tubirebe mu ndorerwamo y'ijambo ry'Imana, n'Imana ishyigikira ubumwe. Bikaba bivuze rero ko gukorera hamwe ubwabyo ni umugisha. Ariko niyo washyira ku ruhande, n'uyo warenga niyo ntambwe yo kuvuga ngo mbese na Bibiliya ubwayo ivugaho iki, usanga no mu mibereho y'abantu no mu mitekerereze yabo ibyo twita filozofi iyobora imitekerereze y'umuryango w'abantu, usanga abantu nabo baragiye babigarukaho. Mu migani isanzwe y'Abanyarwanda uzasanga bakubwira ngo ababiri barutumwe, cyangwa ngo abishyize hamwe nta kibananira. Ibyo byose bigaragaza ko ubumwe buba bufite isumbwe ku kuba umuntu yaba ari nyakamwe. Niyo mpamvu rero nk'uko twabivugaga, cyangwa nyamwigendaho, nyakamwe nyamwigendaho ari wenyine. Ndetse hari umugani bitirira Abanyafurika w'icyongereza uvuga ngo niba ushaka kwihuta agenda wenyine, ngo ariko niba ushaka kugera kure uzajyane n'abandi. If we want to go first, go alone. If we want to go far, go together. Uwo mugani nawo bitirira Abanyafurika ni igitekerezo kikwereka ko na filozofi y'abantu yagaragazaga ko ubumwe buteza abantu imbere kurushaho. Nk'uko rero wari ubibajije bavuga butese ubundi kuki abantu bashishikarira ko bakorera hamwe, tukabitekereza ko biruta gukora urumwe. Icya mbere ni uko nta wigira, abantu bakenerana. Ibyo rero niba abantu bakenerana, biravuga ko amaboko yanjye n'ayawe iyo ari hamwe, yewe na Bibiliya ni nako ivuga buriya umurongo ukurikiraho muri cya gitabo cy'umubwiriza, uravuga ngo umuntu yabasha gushobora umwe, ngo ariko iyo babaye babiri ntiyabashobora, ndetse ukavuga ngo n'umurunga w'inyabutatu ntupfa gucika. Ibyo byose bikagaragaza ko hari ukuba ayo maboko ari hamwe atanga umusaruro urenze uw'amaboko y'umuntu umwe wenyine. Icyo ngicyo ni kimwe. Icya kabiri,
mu isi y'iminsi ya none mu bihugu cyane cyane biri mu nzira y'amajyambere usanga ubushobozi bw'umuntu budahagije cyane. Kwishyira hamwe bitanga amahirwe y'uko icyo ntari nshoboye ndi jyenyine mfatanyije n'abandi tugishobora. Yego. Icyo nacyo ni umusaruro mwiza. Bwa gatatu, kugeza ubu ngubu uburyo Imana yaremye abantu bumaze kugaragaza ko abantu ari magirirane. Yego. Kandi isumbwe ry'umwe iyo umuntu akiza ari wenyine ntabwo aba atekanye. Ariko iyo afatanyije n'abandi bose bakazamuka umutekano burushijeho kwiyongera. Ibyo rero nabivugaga mu buryo buri rusange ko gukorera hamwe ari byiza kuruta gukora wenyine. Yego. Kubera ko bidufasha turenze umwe. Kubera ko bitanga amahirwe yo kurema isi nziza kurutaho. Kubera ko buriya isi y'iminsi ya none uko ibayeho. Umuntu azakubwira ati umuntu arigira agapfa akabaho yakwibura agapfa. Ariko buriya nta n'uwigira kuko nanone uwubatse hoteli ntiyayiraramo wenyine. Abantu ni magirirane mu yandi magambo. Yego. Ibyo rero iyo mitekerereze yo gutekereza ukirenga ukitekereza mu ruhando rw'umuryango niyo ituma abantu bakwiye gushishikarira kurushaho gukorera hamwe kugira ngo bafatane amaboko batere intambwe bari kumwe nk'uko uriya mugani bitirira abanyafurika bavuze nibwo babasha kugera kure. Niyo baba batihuse nk'uko yari kunyaruka wenyine kuko hari abo yagombye kurinda no kuramira. Nguko uko ntekereza abantu bakwiye kumva ko gukorera hamwe bifite imbaraga bifite n'umumaro kurusha gukora wenyine. Mpereye aho ngaho warusoreje uvuga uti wagenda wenyine bishobora kumworohera akanyaruka akihuta, bishobora kumworohera kubera ko aba ari we wenyine nyine wirebaho, ntago ajya mu byo kugira baramira n'abarinda. Muri iyi inzira y'iterambere aho buri muntu wese aba yirwanaho yihuta ashaka gukemura ibyo ashaka kugira aho yigeza, kubera icyo wamugani umuntu yagomba gutegereza kugira ngo agire abaramira n'abarindira. Ni ukubera ko isi yatubereye umurunga, tuba abasangiye isoko, tuba n'abasangirangendo. U Rwanda ni igihugu kuko gituwe n'abanyarwanda. Yego. Muri abo banyarwanda ibikorerwamo byose ni uruhererekane, ndetse abafilozofe bakanavuga ko urwo ruhererekane rugenda rugaruka. Kuko nibyo abahanga mu byashimi bakubwiraga ko rien ne s'opère, rien ne se crée. Kubera ko rero Imana yaremye uwo murunga wo kugira ngo jyewe nawe dufatanye urugendo kugira ngo tubashe gushyika neza. Niyo mpamvu ituma umuntu akwiye gutekereza kuri wowe n'abandi. Kuko utakubereye isoko ry'icyo ushaka akubera isoko ry'icyo ujyanye ku isoko. Ubwo bumwe butuma mbasha kugira aho ngura n'aho ngurisha, nibwo bumpa kuba jyewe. Uwo nguraho nuko nkwiye kumushyigikira akangezaho icyo nkeneye. Uwo ngurishaho nuko nkwiye kumushyigikira akagira ubushobozi bwo kugura icyo ngicyo nanjye najyanye ku isoko. Ubwo urumva twese tukaba tubaye magirirane. Ngiye impamvu rero ituma abantu bakwiye gutekereza ku gukorera hamwe kugira ngo barusheho kuba magirirane nyine. Ngira ngo mpereye kuri izo ngero wari utanze, umuntu yumvamo ubwuzuzanye cyane kurusha ubufatanye, aho wamugana ibyo nkora biri bukenere umukiriya ubigura, uwo mukiriya nawe gutyo abantu bakagenda buzuzanya kurusha gufatanya. Ndagira ngo tugende tugana noneho ku bufatanye nyirizina. Wanatubwiye mu ntangiriro z'iki kiganiro ubunararibonye ufite mu makoperative, kandi n'ibyo koko ni na kimwe mu byatumye dutekereza ko wagira ibyo twungura muri ibyo ngibyo. Nagira ngo kuri ibyo by'ubufatanye cyane unabiganisha no ku makoperative cyangwa n'andi masosiyete abantu bajya bafatanyamo, noneho twinjize mu kiganiro nyirizina ukomeza ugira. Murakoze cyane. Buriya ibigo by'imari hanyuma ibigo by'ubucuruzi uko biriho bigenwa biteye kandi bihabwa icyiciro n'uburyo bikora
umuntu yibaje ngo nyiri ikigo ninde, umuntu akibaza ngo mbese ninde ukigenzura, ninde ukoresha serivisi zacyo, umuntu akanibaza ngo inyungu ivuye muri icyo kigo ijya hehe. Iyo rero iyo tubirebye hari ubwo uzasanga umuntu ku giti cyakora ubucuruzi akaba ari nawe ubugenzura n'inyungu ivuyemo yose ikabiye. Hari ubwo uzasanga abantu 3-4 bashinze sosiyete y'ubucuruzi, nabo bakaba bafite mu rwego rw'amategeko abagenga uko bakigenzura n'uko bagabana inyungu bitewe n'imigabane ya buri wese. Hakaba naho uzasanga abantu bashinze koperative, nayo ubwo ikaba ibaye urundi rwego rw'ubucuruzi narwo, ariko rusa n'urutandukanye na bya bindi bibiri byo hejuru, kubera ko rwo igikomeye kurutaho rutekereza kuri serivisi umuntu ahabwamo kurusha ku nyungu. Buriya abongereza uzasanga bakunda kwita amakoperative ngo ni social enterprises. Abafaransa nabo bakavuga ko ari les entreprises sociales. Icyo bishatse kuvuga ni iki? Icyo bishatse kuvuga nuko hirya yo kuba biri defini nk'ibikeneye kubyara inyungu, kapitalisme ivuga ko ari inyungu yonyine umuntu areba, ariko koperative yo hirya y'inyungu ireba n'ubufatanye n'umusaruro buri wese akuramo. Mwari rero mumbwiye muti umuntu abiganireho, urumva amategeko mu gihugu afite uko abigena, agena iyo mikorere yose, ariko by'umwihariko koperative yo buriyigira n'amahame mpuzamahanga yigenga ari ahuriyeho ku isi yose. Ari ukuyoborwa mu buryo bwa demokarasi, ari ukugira ijwi n'ijambo ringana, ari uko ari 7 yose ni amahame agenga amakoperative. Ayo mahame rero agenga amakoperative atuma amakoperative agira umwihariko mu mikorere. Uwo mwihariko ukaba wo kuvuga ngo abantu banganyijwe n'ijambo nta waryamira undi. Icyo ni ikintu cy'ingenzi. Abantu banganyijwe, banganya ijambo nta uryamira undi. Hanyuma abantu bagira uruhare rungana mu mikorere y'icyo kigo, hanyuma kandi bakanasangira n'inyungu ku buryo bungana, bakanasangira nta wakwifuza ko ahomba, ariko hanabayeho n'igihombo nacyo ubwo bagisangira ku buryo bungana. Mpumva rero mu rwego rw'ubufatanye koperative itanga amahirwe ku banyantege nke, kuko naringiye kukubwira ikintu gisa n'igishekeje. Naguze imigabane muri beka bayitanga, ariko sinjya menya n'inteko rusange ahibera niba inabaho. Kubera ko mu gaciro k'umugabane wanjye ni gato cyane, ntabwo najya mu banyamigabane bajya guhagararira entreprise. Uramutse unicanye n'abandi banyamigabane bafitemo myinshi, sinabona icyo mvuga. Ijwi ryawe ryaba ringana n'umugabane wawe, yaba ari rito cyane. Urumva urwo rugero rutoya ntanze si uko mvuze ko iyo mikorere atari myiza, ariko nshatse kugaragaza uburyo koperative yidaheza. Iyo tuba ari koperative ubu nanjye mbajya mu nteko rusange, ijwi ryawe riba ringana n'iry'undi uwo ari we wese. Icyo rero ni kimwe mu karusho cyane cyane mu muryango nyarwanda w'iminsi ya none, aho ubushobozi bunini atari bo benshi cyane. Usanga ubwo buryo bw'iterambere ari bwiza kandi butanga umusaruro, butuma buri wese yibona mu byo akora kandi akabigiramo uruhare ku buryo bungana na mugenzi we, yewe akanabibonamo n'inyungu ku buryo bungana na mugenzi we. Icyo ngicyo ni kimwe mu byo numvaga nshaka kuvuga. Icya kabiri, iyo muri ubwo bufatanye, iyo mutasumbanye mu rwego rwo kugira ijwi n'ijambo, binanatuma ibyo umuntu akora ari ibyo yemera. Buriya mu masosiyete amwe n'amwe ushobora kujyamo, ubwo nari ntanze urugero rw'aho ngaho ndi, byari uburyo bwo kugaragaza nyine uko nagiye kubona, nkabona ukajya kubona ukabona gushyira nko kuri konti amafaranga nyine bikarangira, ariko hariya bita dividende, inyungu yaturutse mu mikorere, ariko ukaba utakwicara ngo nanavuge uti jyewe ndatekereza ko yatwaye ashora ahangaha, kuko iryo jambo ntawe uri burigwe. Ariko urumva uza gusanga ya sosiyete witwa ko ufitemo umugabane utanayibonamo cyane, kubera uko imiterere yayo utari umunyamigabane ufite imbaraga. Ariko muri koperative ho uyibonamo, ijwi ryawe rikumvikana, iryawe n'iry'undi bikangana, mukabasha gusangira icyerekezo. Ibyo bigatanga amahirwe yo kugira ngo ugire full ownership, ngabishyire mu kinyarwanda cyiza twumve. Mbese iyo koperative muhuriyeho ibe wiyumve nkaho uri nyirayo n'ubundi. Yego. Ariko ibyo hari nanone indangagaciro bisaba.
ni byiza ko abantu bajya muri koperative cyangwa se muri ubwo buryo bw'amatsinda akora mu buryo buha ijambo buri wese bamaze gutekereza ko bumva ibintu kimwe bakaba bashaka kwerekera hamwe kuko mu mahame agenga amakoperative buri wese asabwa kugira uruhare mu bikorwa bya koperative ni imwe mu mahame agenga amakoperative iyo rero mutasangiye icyerekezo ntimusangire kumva ibintu kimwe uzasanga byoroha ko isenyuka ndibwira ko abatwumva kuri Life Radio aka kanya bashobora no kubona ndibwira ko dushobora gusanga muri komantere n'abakubwira batari ko hari zasenyutse hari izanze ko bigenda gutya hari icyo kibazo cyo kwicara abantu bakavuga ngo iki kintu nicyo dushaka kandi turagishaka twese ukajya mu cyo wemera ukagitangamo umugabane ukemera hanyuma ukanaharanira kugikora koko koperative yubakiye rero kuri uko kumva ibintu kimwe ikagira icyerekezo kimwe iyo koperative itera imbere cya kabiri ni koperative ikwiye kuba yubakiye ku bwubahane no kwemera inshingano kubera ko abanyamuryango ba koperative akenshi uzasanga ari nabo bagira uruhare runini mu mirimo ya koperative iyo usanze rero hagiye kuburamo agasigane no kutemera kugira uruhare no kutemera ubufatanye uzasanga bagutorera kuba perezida wa koperative watekereza ko perezida adahembwa izo nshingano ntuzemere ariko ubwo ubundi ntuba ukwiye kujya hamwe n'abandi kuko iryo ni ihame kwemera inshingano hanyuma no gushyigikirana n'ubufatanye ikindi muri koperative ni ukwirenga ukirebana n'abandi mu myaka namaze nkorana n'amakoperative nabonye ko iyo habayeho ibyago byo kugira abanyamuryango cyangwa umwe mu banyamuryango cyangwa bake mu banyamuryango bikunda kurenza abandi bagakenera kwiharira ibyiza bya koperative birayisenya ariko iyo biyitayeho banitaye ku bandi bagakorera mu mucyo koperative itera imbere nk'aho ngaho hari ingero zifatika ufite muri iyi myaka umaze ukurikirana iby'imikorere y'amakoperative by'abantu bagiye biyitaho cyane bakitindaho hanyuma bya bintu byo kugira umutima wo kwita ku bandi no bikabura bikaza kurangira bishenye hari ingero cyane ubwo wenda umuntu yagaragaye ku ngero nziza akaza gukurikizaho izina ariko reka ntange urugero rworoshye hari koperative imwe ntari buvuge izina nuko nimvuge nayo ibyo ikora wenda uza gusanga abantu bayimenya ari benshi koperative ziri mu gihugu ngira ngo zirenga ibihumbi ni nyinshi hari imwe rero yakoraga biriya abakerarugendo bagiye gusura ingagi mu birunga bitwaza turiya dukoni buriya turagurwa amafaranga afatika gukora ibikoresho abakerarugendo bari bukenere cyane noneho bakabumba n'uduportekire tw'ingagi n'utundi tuntu ni koperative yegereye icyo gice ndimo kuvuga hanyuma perezida yari umuhanga ntabwo yari umubaji uzi kubaza utwo tuntu ariko arabasoma abona arababwira ati rero jyewe kuko ndi perezida kandi nkaba arigize icyongereza abakerarugendo benshi bakaba bavuga icyongereza atoresha abagize inteko rusange itegeko rivuga ko perezida iyo ageze kuri koperative ahabwa amafaranga 6,000 uko yageze kuri koperative ahabwa amafaranga 6,000 yari umugabo w'umuhanga baritora nta n'ikibazo babifiteho kuko bo bisa nk'aho ibyo 6 babihuje n'umunsi kuko nyuma nagiye kuganira nabo bigibwiraga ko ubwo yaje ahamara umunsi wose bakumva ibyo 6 si ikibazo ariko waba umuhanga akajya haza saa 3 saa 4 n'igice akaba arahavuye akagaruka saa 6 n'igice saa 9 akaba arahavuye akagaruka saa 10:40 agiye gusezerera ba mukerarugendo kandi koko yarazi icyongereza abandi benshi batakiza nza gusanga ku munsi hari aho bigeze no kumuha 34,000 buri uko hakandagiye inshuro zingahe ku munsi bari bamuhaye 36 bakamubarira 6 ndagusanga hari n'umunsi rwose bwo twari twagiye mu rwego rw'ubugenzuzi nkora mu kigo cy'igihugu cyo guteza imbere amakoperative duteranyije amafaranga yari yarahawe mu mezi 4 uko nibuka dusanga ararenga 3 miliyoni we wenyine
iyo koperative yari igeze habi dusanga kuri konte amafaranga yashizeho abanyamuryango ntibakishimye mbese kamaze kuba karima k'umuntu urwo ni urugero rworoshye natanga kandi baratoreye itegeko ribyemera cyane rwose yari yarabakinnye mu rwego rw'itegeko nta n'icyaha gihambaye yari yakoze uretse ko byagaragaraga ko umuntu yamwereka ko atabaye ko atitaye ku bandi yarushijeho kwiyitaho wenyine twarabafashije birahinduka ubu ngubu yarongeye irakomera mu minsi ishize mperutse rwose imeze neza cyane ariko iyo krize yamaze hafi umwaka n'igice urwo ni urugero rworoshye natanga ariko ntabwo ariho honyine hari n'iburasirazuba iyo nzi y'amata mbamo n'umunyamuryango undi n'umunyamuryango wayo nayo perezida yarushije abantu benshi ubwenge mu nteko rusange ye ntari nanagiyemo nanjye n'umunyamuryango wayo abasaba ko banzura ko komite iri bugene ikinyungu ikoreshwa komite ya koperative b'abantu batanu inama y'ubutegetsi ya koperative iri bugene ikinyungu ikoreshwa hanyuma nyine nabo baragenda bakigena bihereyeho ubwo urumva umuntu akakubwira ati ubwo twungutse miliyoni 9 reka ubwo turi batanu buri wese afata imwe enye zisigaye turebe icyo koperative zishoramo urumva ko abantu batanu baba batwaye ikirenze kimwe cya kabiri cy'abanyamuryango kandi twarengaga 130 n'abandi izo ni ingero zoroshye ibyo nabyo byarayihungabanyije bikomeye nuko ubuyobozi bw'akarere bwadufashije ko igasa ubu ngubu bitangiye kuzanzamuka ariko nabwo tugiye kumara imyaka irenga 3 koperative iri muri crise izo ni ingero natangaga zigaragaza uburyo iyo abantu birebyeho ntibite ku bandi ntibemere gusangira iterambere rusange baba bayobye mbere ubwo bemeraga kwishyira hamwe n'abandi bakabaye bigendeye bonyine iyo wemeye kujya hamwe n'abandi ukugiye kugira umutima wo kwitaho no kwita ku bandi nibwo mubasha gutera imbere hanyuma ukagira n'ishyaka ryo gukorera hamwe ibyo bituma umuntu atihugika cyangwa ngo agire icyo yihugikana urakoze cyane urakoze cyane ngira ngo abadukurikiye inshuti z'iki kiganiro mushobora kuba namwe mufite amakoperative mubamo cyangwa se mwatekerezaga kugira turacyari kuri ya nsanganyamatsiko ivuga ngo kwishyira hamwe nk'inzira y'iterambere hari ahantu ugeze kuvuga ngo abantu baba banganya ijwi n'ijambo ndetse bakanasangira inyungu ku buryo bungana ukurikije ibyo bibazo umuntu agenda yumva hirya no hino ibi bintu ntibyaba ari amagambo gusa ntibyaba ari teori hari aho bikora ugasanga rwose abantu barabyumvise neza na wa muntu utazi gusoma no kwandika ariko wishyize hamwe n'abandi muri koperative runaka yaba iy'abahinzi yaba iy'ababaji yaba iy'abamotari cyangwa iy'abandi ugasanga bamaze kwisobanukirwa bari ku bumenyi bamaze kubona inyungu zibageraho ku buryo buri umwe wese adatunga agatoki cyane cyane abagiye mu buyobozi kuko ahenshi ibibazo nk'ibyo wari utuhayemo ingero bibiri umuntu arabyumva hirya no hino ukumva baratunga agatoki abari mu buyobozi bw'izo koperative ko ari bo bagerwaho n'inyungu ko ari bo bafashwe neza n'umusaruro bifata neza mu musaruro uturutse mu mirimo y'iyo koperative ariko wa munyamuryango wo hasi ugasanga nyine aratunga urutoki abayobozi hari aho bikora ibi byo kunganyijwe n'ijambo no gusangira inyungu yego hari ahantu henshi rwose wasanga ingero nziza z'aho abantu kunganyijwe n'ijambo no gusangira inyungu byabafashije bakiteza imbere buriya ikigo cy'igihugu cyo guteza imbere amakoperative buri mwaka gihemba amakoperative meza aba yujuje izo ndangagaciro maze igihe kirekire mvuye gukora mu kigo cy'igihugu cyo guteza imbere amakoperative nkora muri ONG nayo ikorana n'amakoperative ariko hari amakoperative nasizeyo n'uyu munsi nkisanga kiza mu meza ugasanga koperative imaze imyaka 8 iteka ryose za muri 3 meza mu gihugu kandi hakozwe igenzura wowe noneho wanakwegera n'abanyamuryango kuko nabwiye ko nkora muri ONG ikorana n'amakoperative wanakwegera n'abanyamuryango ugasanga bose barishimye ugasanga inyungu barayisangira iburasirazuba muri Gatsibo ejo bundi baguze inka bayiha uwabayoboraga bati turagushimiye ko utatubereye igisambo ngo ducure ni koperative y'abahinzi b'umuceri iri muri Gatsibo bagura inka
bashimira perezida twasangiye inyungu twateye imbere kimwe ariko kubera ko ari we wabaye ku ruhembe batereka tunaraguhe n'inka y'ishimwe y'ubutwari ko watuyoboye. Urwo ni urugero rumwe nari ntanze ariko zirahari nyinshi. Ibyago byacu ni bya bindi by'abanyarwanda bavuga ngo uyu mukobwa abumwe ugasanga bose bambaye icyo gitutsi. Ibyago byacu byiza ntibiboneka kenshi, ni nacyo nari ndiho nsaba ikigo cyo guteza imbere amakoperative. Ni byiza ko bagira n'akanyamakuru kandika inkuru nziza nazo zikamenyekana, ariko bibaho, birakora, ni ihame ry'imikorere. Gusa nk'uko wabivuze dufite ikibazo gikomeye cyubakiye kuri iki kintu. Abanyamuryango bararangara mu gihe bikorwa bakavuza induru mu gihe batabonye umusaruro, kandi burya biba byapfuye bigitangira. Igihe umuntu nka rwa rugero waduhaye, umuntu bamuhemba ibihumbi 100 buri munsi mu mezi 2-3 miliyoni zingahe zikaba zagiye ku muntu umwe, kandi babireba babibona bakazarindira ko umwaka ushira. Aho niho hajya haba ikibazo. Akenshi usanga, sinahakana ko n'ubuyobozi bubi butabaho, nabwo bubaho bugambirira rwose kwiba, bajya banafungwa, tujya tubyumva n'inkiko zikabahamya ibyaha. Ariko akenshi uruhare rw'umunyamuryango muri koperative nirwo rutuma itungana cyangwa rugatuma ipfa, kuko yubakiye kuri we, itubakiye ku cyo yashoye. Mu kanya wari uduha urugero, wari utubwiye koperative imwe ubereye umunyamuryango. Nashaka gufatira nka kubaza, buriya wanatubwiye nyine ko ukora muri ONG, ariko ukurikije nk'aho ubereye umunyamuryango, ubona bishoboka ko ushobora kuba umunyamuryango wa koperative byo gusa ukakora imirimo yaho hanyuma bikagutungana n'umuryango, cyangwa ni birashoboka bitewe n'ubwoko bwa koperative. Iyo navugaga ni koperative y'aborozi b'inka z'umukamo, hanyuma ikagira ikusanyirizo ry'amata, milk collection center. Ku muntu, kubera ko byo icyambere amata ugemuye niwo musaruro ubona. Ku muntu rero wagize ubworozi umwuga, ashobora kugemura kuri koperative amata, akaba ariyo business akora we n'umuryango bikamutunga. Ariko nanone muri koperative kugira ngo abariho ubuzima ubwubakira, bigusaba kwiyemeza kuba umunyamuryango ntatezuka. Ni ukuvuga wita ku bya koperative byose, ntugire igihe usinzira, kuko iyo urangaye nanone koperative igahomba, bikugiraho ingaruka nyine zirenze iz'abandi, kuko wowe ibyawe byose ariho biba biri. Ariko byashoboka ndetse cyane ko umuntu akorera muri koperative ubuzima bwe bwose agatunga umuryango kandi agatera imbere. Ibyo turabibona. Icyumvikana no kubwo bisabye ubukangurambaga kugira ngo abanyamuryango babe bakangutse bakurikirana ibikorwa bya koperative, kuko nk'uko wigeze kubivugaho, iyo ushaka kwihuta ushobora kugenda wenyine, ariko washaka kugera kure ukajyana n'abandi cyane. Mu nshuti z'ikiganiro, mu badukurikiye, harashobora kuba hari abafite igitekerezo cyo kwishyira hamwe, hari n'abashobora kumva iki kiganiro bagahita batekereza ibyo kwishyira hamwe. Ubundi mu gihe cyo gushinga koperative, nk'umuntu ubimazemo igihe, intambwe zikurikizwa ni izihe? Urakoze cyane. Buriya igikomeye kuruta ibindi byose ni ukugira igitekerezo cy'umushinga w'igikorwa kibyara inyungu. Iyo mwamaze gutekereza igikorwa kibyara inyungu, mwahurizaho amaboko. Icya kabiri gikurikiraho ni ukwishyira hamwe, mukagena komite y'agateganyo ibafasha kurushaho kugitegura n'uburyo cyazayoborwa. Hanyuma mugategura amategeko azagenga koperative, mukanayiha inzego. Itegeko rigenga amakoperative riteganya inzego 3 zikomeye. Hari inteko rusange y'abamo abanyamuryango bose, hakaba inama y'ubuyobozi n'inama y'ubugenzuzi. Ibyo amategeko
itegeko rigenga amakoperative mu Rwanda nk'uko ryavuguruwe kugeza ubu ndetse n'amategeko rusange agenga amakoperative bigenda bigaragaza uko buri rwego rwubatswe n'inshingano zarwo n'igihe rumara n'uko ruyoborwa n'uko rukora. Hanyuma iyo mwamaze gushyiraho inzego rero mutangira inzira yo kwiyandikisha muhereye ku murenge. Ubu noneho basigaye baranabikoze mu buryo buri online, bisigaye bidatinda cyangwa bidakomera cyane. Hanyuma ubwo iyo mwatangiye kwiyandikisha umurenge wabamenye, muba mwemerewe no gutangira ibikorwa ku mugaragaro. Mukanihutira gukurikirana kubona ubuzima gatozi, mukinjira mu bucuruzi, ariko igikomeye cyane abanyamuryango bakagira uruhare mu kugenzura uburyo ibikorwa byabo bitera imbere. Koperative yubatse gutyo usanga kenshi nta kibazo igira. Nimba byumvise neza, ubwo ntabwo ari ngombwa ko abantu barindira ko ubuzima gatozi buboneka ngo babone gutangira ibikorwa. Ushobora oya, impamvu atari na ngombwa ku buzima gatozi nuko no ku rwego rw'umurenge cya mbere bakora ni ukubasura kugira ngo barebe niba cya gikorwa mugifite, kandi ubuzima gatozi baba mutarabubona, nibwo noneho babasabira icyemezo cy'agateganyo cyo ku karere. Hanyuma bigakomeza no mu kigo cy'igihugu cy'amakoperative mugahabwa ubuzima gatozi. ngira ngo ku badukurikiye iyo nzira barayumva, kandi noneho niba ari ukwandikisha ku murenge gusa, noneho mugatangira gushyira mu bikorwa umushinga wanyu, icyo mutekereza gukora, guhurizaho imbaraga, mukabona kujya mu bisaba ibyangombwa birebire birimo noneho gukomeza kuzarinda ubuzima gatozi busohotse. Nibaza ko ari ibintu byoroshye, cyane cyane ko niba mwemererwa kuba mwatangira imirimo, ibyangombwa mukabikurikirana, ibindi byangombwa birenze ku by'umurenge mukabikurikirana, imirimo ikomeje. Nibaza ko ari ibintu bitagora abadukurikiye. Tugira inshuti z'iki kiganiro Umukristo mu bukungu n'iterambere ziba hirya no hino mu gihugu. Ngira ngo ubwo barimo baratwumva. Ibibazo mubona mu makoperative hirya no hino aho muri, ibibazo mubona cyangwa se ibyagezweho bifatika byatera umwete umuntu ugiseta ibirenge mu kwibumbira hamwe n'abandi, bikamutera akanyabugabo mu kwibumbira hamwe n'abandi, mu bidusangize natwe tubyumve. Ubwo turi bubabwire mu kanya, ariko wigeze kuvuga ibintu bitandukanye. Uburyo bwo kwishyira hamwe ntabwo ari buri gihe gusa koperative, uretse ko watugereranyirije uburyo butandukanye bwo kwishyira hamwe ukaza gushima ubwa koperative. Ubundi koperative uramutse uyisobanuye mu buryo burambuye ni iki ku muntu udukurikiye? Yego, igisobanuro gitangwa yewe n'umuryango mpuzamahanga w'amakoperative ICA ivuga ko koperative ari umuryango wigenga uhuriwe n'abantu bawugiyemo ku bushake bwabo, bagamije gushyira mu bikorwa ibyifuzo byabo, kandi ibyo byifuzo ugasanga bikemura ibibazo bahuriyeho mu rwego rw'ubukungu n'imibereho myiza. Abo bantu rero ugasanga bakorera hamwe ibikorwa byunguka, kandi bakaba basangiye umutungo, banafite n'uburenganzira bungana ku micungire y'uwo mutungo. Ubundi ikigo cy'ubucuruzi cyubatse gutyo nicyo gisobanurwa nka koperative. Ngira ngo wari wigeze no kubivugaho, uvuga ko ari abantu bahuje banganya inyungu. Hari wigeze no kuvuga ku kindi kintu kijyanye no kugira imyumvire nk'iyo kwemera kugira uruhare mu bikorwa bya koperative. Yego, urugero watanze ni nk'uwakwemera gutorwa cyangwa kujya mu nzego ziyobora koperative. Abenshi ntabwo ndamenya niba bakunze kubyanga, kubera ko abantu kujya imbere, kugaragara, kuyobora ni ikintu abantu bishimira. Ahubwo nibazaga muri bya bikorwa noneho bibyara inyungu. Niba ari koperative y'ubuhinzi, kujya mu mirima bagahinga. Niba ari koperative yo korora, kujya mu bworozi bakorora. Ibyo kugira uruhare, nta muntu ushobora kwishimira ko yagiye hamwe n'abandi hanyuma ariko akaza kwihisha muri abo benshi, we ntagire uruhare muri bya bikorwa bibyara umusaruro, akazagaragara gusa mu gihe cyo gusangira inyungu. Ubundi koperative iyo abantu bamaze kuyishyiraho, bashyiraho
amategeko ngengamikorere yabo. Muri ayo mategeko ngengamikorere rero usanga barashyizeho uburyo buri muntu agira uruhare mu bikorwa bya koperative, yewe bagashyiraho n'uburyo utabyubahirije cyahwa. Hamwe na hamwe usanga bagira amande baca, ugasanga bagira ibihano batanga. Ubundi rero iyo abantu babaye maso, bene nk'abo ngabo bashoborwa n'itegeko. Itegeko rya koperative cyangwa amategeko y'umwihariko koperative yishyiriyeho abagena utawubahirije inshingano ze muri koperative imyanzuro afatirwa. Ariko kandi abantu nk'abo ntibabura, hari n'abadehabaje ntibabura, ariko ugasanga atari bo benshi. Ari nayo mpamvu nubwo mu makoperative bavuga ngo harimo ibibazo usanga ziyongera buri gihe. Nahoze ndeba imibare nazisize ubwo navaga muri RCA, twari dufite tazarenze 5,400, none ubu ngubu zimaze kwikuba kabiri. Urumva birakwereka ko abanyarwanda barushaho gushyigikira gukorera mu makoperative, kandi usanga bitanga umusaruro. Rero abo ngabo ubundi itegeko niryo ribakumira, kuko rigena niba ari umubyizi ni ryari tujya kuwutanga, ni ihe saha dutangirira, ni ihe saha dusoreza, utabikoze ahanishwa iki. Ibyo byubahirijwe usanga abanyamuryango bose bari mu mwanya umwe. Urakoze cyane. Iki kiganiro ubundi cyitwa umukristo mu bukungu n'iterambere. Reka tugaruke noneho mu mikorere y'aya makoperative nk'umukristo. Wigeze no kubivugaho uvuga uburyo ari zifatwa nk'amasosiyete ariko ari sociale mu kinyarwanda. Sinzi ukuntu turi bubigire, turi bubitindeho, turi bubisobanure cyane. Ni sosiyete zidaharanira inyungu cyane cyane, zidashyize cyane imbere inyungu z'amafaranga, ahubwo zinakurikirana zikareba uburyo imibereho ya wabo zihindura imibereho y'umunyamuryango. Yego. Nk'umuntu w'umukristo ubona kwibumbira hamwe mu makoperative ku bantu b'abakristo ari ibintu wabashishikariza? Imitego ikunze kugaragaramo se yo umukristo akwiye kuba yakwirinda ni iyihe, kugira ngo umuntu akoreremo abashe kugera ku ntego yo kwiteza imbere, akiri ariko anakiranuka, nk'uko tujya dukunda kubigarukaho hano? Ubundi iyo urebye indangagaciro zikwiriye kuranga umunyamuryango wa koperative, usanga umunyamuryango wa koperative akwiye kuba ari umukirisitu ahubwo. Kubera ko nk'uko twabivuze, bakwiye kuba icya mbere ari inyangamugayo. Yego. Integrite, kuba inyangamugayo ni kimwe mu bigomba kuranga umunyamuryango wa koperative, ku buryo buriya mu itegeko bemera ko uwasabye kuba muri koperative yatazwiho kuba inyangamugayo, koperative ifite uburenganzira bwo kumuhakanira. Ibindi byose yarabyujuje. Iyo yasabye kuba umunyamuryango, urumva koperative iriho kugira ngo yijyemo wandika ubisaba. Rero itegeko ritanga akadirishya ko kubwira inteko rusange ngo utari inyangamugayo ntibikwiye ko mumwemerera. Rero icyo kintu cyo kuba ibyo ntibyazana impaka, niyo mpamvu ntibiba byoroshye, ariko ubwo biba bisaba ibihamya bifatika. Urugero, umuntu ari umwambuzi uzwi, ntabwo umuntu yagira abanyamuryango inama yo kugira ngo bamwiyegereze. Icya kabiri, uretse kuba ari inyangamugayo, akwiye kuba ashimikiriye ubufatanye. Icyo ni kimwe mu bikwiye kuranga abakirisitu. Buriya Kristo yadusigiye ikintu gikomeye kuruta ibindi, aravuga ngo nidukundana. Urukundo rw'abakirisitu rugaragarira mu buryo bafatanya. Ni kimwe mu biranga urukundo rw'abakirisitu. Kuko rero muri koperative ariho hambere hagaragarira ubufatanye, ubundi abakirisitu beza baba abanyamuryango beza. Icya gatatu ni ugukorera mu mucyo. Imwe mu ndangagaciro zikwiye kuranga abakirisitu, kuko ibyo utunze, ibyo ushinzwe, ibyo uyobora ari ibya rubanda. Rubanda da rusanzwe yo kuvuga abanyamuryango benshi bari muri koperative. Ni byiza ko ibyawe bibera ku karubanda, kugira ngo rubanda nyine rumenye uko ushyira mu bikorwa inshingano rwaguhaye.
ibyo rero nabyo ni indangagaciro y'ibanze ku mukirisitu kugira umucyo mu bintu byose ukora. Hanyuma ikindi muri koperative ni reka nkishyire muri sanse kitanditsemo mu itegeko kuko ho bavuga ishyaka ryo gukorera hamwe ariko genda ashaka kuvuga kwihanganirana. Gukorera hamwe ni ukuvuga filozofi iri inyuma y'icyo itegeko ryavugaga rivuga ishyaka ryo gukorera hamwe ni kwa gufatana amaboko. Yego, ni kwa gufatana amaboko. Ku mukirisitu ibyo bikazamo no kwihanganirana kugira ngo murusheho gutera intambwe ijya imbere. Rero rwose ubundi umukirisitu yaba umunyamuryango mwiza wa koperative akaba n'umuyobozi mwiza wa koperative. Icyakora nk'uko wabivuze, iyo hari abantu cyangwa se bavuga ko n'izibanye zitabura gukomanya amahembe, n'ahari abantu naho ntago habura ibyabo. Hari imitego ariko akenshi umuntu ashobora kwirinda iyo akurikije amategeko. Icya mbere, koperative buriya ikwiye kubaho yubakiwe ku igenamigambi rihamye. Hanyuma umunyamuryango wa koperative akaba yaragize uruhare muri iryo genamigambi, akaba ryemera uko riri. Yego, uko riri. Abakristo bagira ibyago byo kujya muri koperative batagize uruhare rw'igenamigambi ryayo kubera ko aho yaberekeza batahamenya. Hanyuma ibyo nibyo usanga bibyara ko abantu bagera nzira bakijujuta ndetse bagashwana, bagakenera gusenya ibyo bari barubatse kubera ko batagize uruhare mu igenamigambi rya koperative. Icya kabiri, koperative buriya mu Rwanda hari ikintu gikomeye cyakozwe, wenda n'ahandi barimo kwigira ku Rwanda. Amategeko yo mu Rwanda nari ngiye kuvuga ngo yaradadiye cyane amakoperative. Leta yafiteho ijisho rinini iryo jisho kubera ko ari ibihuza abantu benshi, ntekereza ko ryubakiye ku kugira ngo bigende neza, kugira ngo abenshi batahababarira, kandi leta ari umubyeyi wacu. Rero kubera iyo mpamvu, iyo umukirisitu agiye muri koperative akwiye gusobanukirwa neza n'amategeko kugira ngo amenye ngo si yo bipfuye mu nama y'ubuyobozi ngenzuzi nyifashe iki kugira ngo ibigenze neza. Se iyo nyobozi na ngenzuzi zigambanye, ubundi izindi nzego zihari zindeberera n'izihe, zo zigezwaho gute ibibazo kandi zifashwe gute kugira ngo bikemuke. Hanyuma icya gatatu, buriya abantu bapfa umutungo kurusha ibindi byose. Ni byiza ko muri koperative bashyiraho uburyo bunoze bwo gucunga umutungo, ndetse abantu bakabagira inama yo kuvuga ngo iyo batabishoboye bitabaza ababyigiye bakanabibahembera, hanyuma bagashyiraho uburyo bwo kubagenzura. Kubera ko akenshi uzasanga abanyamuryango bashobora kwibwira ko mu buryo bumwe cyangwa ubundi hari uburyo amafaranga yabo atarimo gukoreshwa neza. Kugira ngo rero ibyo byirinde, iyo hari ababyize bakabikora kinyamwuga bakagenzurwa n'abanyamuryango, bitanga umusaruro mwiza. Ubwo nabagendaga mvuga ku mitego n'uburyo igenda ikwiye kwirindwa. Numva rero ari ibyo by'ibanze navuga, ariko reka ntinyura abakirisitu mbabwire ko ahubwo nta heza ho gukorera nko mu makoperative iyo abantu ari abakirisitu. Ibyo bitumye ntekereza ikindi kibazo nakubaza. Muri iyi myaka irenga 10 umaze muri ibi by'amakoperative, narimo nibaza niba hari ahantu mwigeze mubona koperative zishingiye mu itorero, kuko buriya abantu bahuriye mu itorero mu rusengero runaka hajya haboneka amatsinda afite imbaraga, ahura kenshi agakora ibikorwa bigize. Iyo ufashe amatsinda y'abaririmbyi, tuvuge nko mu itorero ryacu rya Pentecote, ni amatsinda aba afite imbaraga, ahura kenshi, agakura ibyuma bihambaye, agakoresha iniforume
zihenze agakora ibitaramo bikomeye cyane ukabona ni amatsinda afite imbaraga n'abakirisitu bahura buri gihe ku matorero usanga hari ukuntu begeranye kurusha abandi hirya muri kominote ese hari aho wigeze mubona bijya birenga uko gusengana no kugira bikagera no gukorana mu bikorwa bibyara inyungu bishobora no kuvamo bishobora no gufata iyi forume ya koperative? Yego. Ibyo tujya tubibona yenda urugero mu itorero ryacu ntiruri buhite ruza keretse nituza ku matsinda yo kuzigama no kugurizanya ariko wengewe nibyo niho nari ngiye kugana hari nkaza mu karere ka Kamonyi hano hirya aho itorero rya EPR ryashinze imizi ubwo no kuvuga murahazi yego mpaza amakoperative arenze 3 yubakiye ku byiciro by'abanyetorero ababyeyi baboha uduseke abagabo bababaji n'abasore ubu noneho bashinze n'ishuri ryo kwigisha ububaji abandi bakirisitu nabo bakabakira muri iyo sarumara yabo abariko nyita bakigiramo kubaza hari rwose n'abashinze koperative yo gutwara abantu ku magare n'uduce tutarimo imodoka nyinshi yego korari bashinga koperative yo gutwara abantu ku magare ubona hejuru ya 80% ari abaririmbyi bo muri korari. Okay. Ibyo kandi ubona ari byiza kandi abona asuye aho ngaho nta makimbirane nabonye makomeye ngo uvuge ngo harimo ibibazo. Ibyo bikanyibutsa ko natwe tugira amatsinda yo kuzigama no kugurizanya menshi mu itorero ryacu mpereye hariya mu Gatenga homba ntekereza ko bakwiye gutekereza nabo ko batera n'izindi ntambwe hirya yo kuzigama no kugurizanya bagatangira no gukorera hamwe ibikorwa bibyara inyungu kandi byashoboka. Urwo n'urugero nari ntanze rwa Kamonyi ariko se honyine na Kirinda Karongi narabihabonye na Nyamasheke narabibonye rwose aho usanga itsinda ry'abakirisitu uretse kuba ari abakirisitu banahindukira bagashaka umurima bakawuhinga ikawa bagatangira kuba koperative y'ikawa ejo bakazagira uruganda rutonora ikawa. Ibyo Inyamasheke warusanga uretse ko bimaze kwaguka hazamo n'abandi bantu birumvikana ntibihama kuri cya cyiciro ngo warutanze urugero ku hantu ho mu itorero ry'abapresbyterienne hari ahantu mperutse kunyura mu burasirazuba muri Rwamagana ukasugana aho bajya bita kuri Muhazi beach nca ku gasoko kubatswe ahantu iruhande rw'uwo muhanda w'ibitaka gasoko ubona kubatse neza nk'aya masoko ajya yubakwa na leta ariko mbona ku cyapa cyako harimo logo harimo ikirango cy'itorero ry'abapresbyteri. Ntekereza ko bishobora kuba ari abantu bishyize hamwe baho ngaho basengana bakagera aho bubaka isoko ryabo. Numva ni ibintu byiza kubona itorero rikora ibikorwa by'iterambere nka buryo cyangwa abanyetorero bari mu itsinda hamwe nk'uko wari uduha urugero rwa korari igeraho ikora koperative y'abatwara abagenzi ku magare gutwara abantu n'ibintu. Ni ikintu natwe nibaza ko tuba dukwiye gutekerezaho cyangwa n'andi matorero hirya no hino bakwiye gutekerezaho uko abantu bahura kenshi mu bikorwa byo gusenga no gusabana. Ndabizi ko haba mu itorero ryacu haba no mu yandi matorero iyo hagize n'ugiramo ikibazo ari muri iryo tsinda abantu bahita bikusanya bakamugoboka uw'ibyago bakamutabara wagize ingorane runaka bakamufasha bateye n'intambwe noneho bikagera no ku rwego rwo gukora igikorwa kibyara inyungu mu buryo nk'ubu ngubu bwa koperative. Nibaza ko byaba ari ibintu byiza cyane cyane. Wigeze kuvuga amakoperative uvuga amoko uvuga ko bishingira ku gikorwa kibyara inyungu igikorwa kibyara inyungu. Byasubizaga ikibazo nashaka kwibaza niba nta bantu bashobora gukora koperative itagendeye ku gikorwa kibyara inyungu. Abantu bakavuga batereka dukore koperative ndawe kujya tujya gusura abana bacu ku mashuri cyangwa dukore koperative
njya tujya ku ubundi koperative zihari ziri nko mu bihe byiciro mu yahe moko kugira ngo wenda n'abadukurikiye barimo abafite igitekerezo cyo gushinga koperative bibaha igitekerezo cy'icyo bashobora guheraho. Urakoze cyane. Koperative mu Rwanda ziri urebye mu byiciro hafi ya byose by'ubucuruzi. Mu rwego rw'imari usanga koperative zo kuzigama no kugurizanya, ndetse aho leta ishyiriyeho gahunda yo gushyiraho sako imwe ku murenge nibura, izo zo zirazwi cyane, izo nyine twita za sako cyangwa kopek. Umurenge sako. Yego, muri porogaramu ya leta n'umurenge sako. Hanyuma burya n'izindi sako nyinshi zitari izo muri porogaramu y'umurenge sako. Nibyo rwose. Hanyuma amakoperative twavugaga y'abahinzi usanga barwa mu cyiciro cyitwa cy'amakoperative yo kongera umusaruro no gushaka amasoko. Ni abahinzi bakagira naho bashyiraho inganda zitunganya bwa musaruro wabo ndetse bakawugeza ku isoko. Hakabaho n'amakoperative y'abacuruzi, ugasanga koperative y'abacuruzi b'imboga Nyabugogo yasezeranye n'abahinzi b'imboga i Musanze na koperative y'abahinzi b'imboga i Musanze. Noneho abahinzi b'imboga i Musanze bakagemurira abacuruzi b'imboga Nyabugogo, ari koperative ziziranye. Koperative icuruza ku yindi koperative. Cyane ndetse usanga bifata n'intera ndende. Hari n'abantu nzi mu byiciro ubwo bingaruye hahandi, hari n'abantu nzi mu byiciro by'imirimo yo mu itorero bagiye biyoruganiza muri ubwo buryo. Korali imwe ikajya gusura mu ivugabutumwa, ahandi igasanga beza cyane imboga, bakicara i Kigali bakiyoruganiza, cyangwa babishatse muri bo bakiyoruganiza, bagahita batangira gucuruza imboga, bakajya bajya kurangura kuri babandi imboga, cyangwa se babandi bakazibagemurira kuko bamenyanye mu rwego rw'ivugabutumwa. Hanyuma bakaza, hanyuma bahagera bakazicuruza, nabo bakabishyura ku kiranguzo, nabo bakagira inyungu bakuramo nk'uko ubucuruzi bwose bugenda. Yego. Hanyuma andi makoperative agaragara cyane amakoperative y'ubukorikori butandukanye, ari mu byiciro by'ubukorikori. Hanyuma n'amakoperative ya serivisi, abo ngabo hari abatwara abantu ku mapikipiki, mu modoka, ubona nko mu bukorikori buriya ni nk'ariya wavugaga bariya babaza, ababyeyi baboha, abo ngabo. Hari n'abandi noneho bagiye muri architecture, mu Kinyarwanda aribwo turayita ngo iki, koperative iby'inyubako no gushushanya, gukora ibishushanyo by'amazu n'ibindi. Ari koperative. Ibyo bintu se ku bundi bisanzwe ari ibintu by'abantu babyize cyane. Nabo ni abenjeniyeri, ni abana barangije muri iriya universite ya Ines mu Ruhengeri, muri iryo shami bariyoruganiza bashyiraho koperative yabo abonzi, babikora bagapiganira amasoko nk'abandi bose. Hanyuma aya serivisi navugaga ni ibyo bitandukanye, bari muri architecture, ariko usanga biba birimo nanone n'ubukorikori. Ariko hari n'abandi bakora serivisi nko gutwara abantu ku mamoto, gutwara abantu mu modoka. Hari abashinze amapapetori, abashinze amasekretari y'abandikira abantu. Hari byose ari koperative. Ari koperative cyane cyane z'urubyiruko. Hanyuma urabisangamo. Hanyuma hakabona koperative zifasha nyinshi, izo bita multipurpose cooperatives. Izo ngizo ziba zikora ikirenze kimwe. Nk'urugero, reka mpere kuri ya koperative nababwiraga y'Gatsibo y'abahinzi b'umuceri, bashyizeho na hoteli, bashyiraho n'imodoka zitwarira abantu imizigo. Ubwo urumva ko ya mirimo yabaye myinshi. Yego. Ubwo rero nk'iyo ngiyo ishyirwa mu rwego rwa multipurpose cooperative, kubera ko ntibikiri muri cya gikorwa kimwe kizwi, cyangwa se muri value chain imwe izwi. Bamaze kujya mu mahoteli, bamaze kujya muri transport, kandi ni n'abahinzi. Zibaho rero zikora, zifata impu nyinshi nk'uko itegeko ryita rizita. Uvuze ikintu cyiza mbere yaho, uduha urugero rwa bariya basore n'inkumi, ubwo birumvikana bari barangije kwiga biriya byo gushushanya amazu bya architecture, hanyuma bakishyira hamwe nka koperative. Numva ni igitekerezo cyiza. Bamwe mu badukurikiye bashobora no kuba bari mu cyiciro cy'abategereje kubona akazi, ariko barangije amashuri, bize ibintu bitandukanye. Ngira ngo ugitangira wigeze kuvuga ko bimwe mu byiza byo kwishyira hamwe ari uko ikintu umuntu atari bushobore ari umwe,
igihe wari bugiye hanze ku isoko ry'umurimo, ku isoko ry'intuza washyiraho, wagerageza gupiganwa wowe nkawe ubwawe uri wenyine bikakugora, ariko iyo mumaze kwishyira hamwe mugira imbaraga. ngira ngo icyo ni igitekerezo cyiza n'abantu bize ibindi bashobora gutekerezaho, abizikorana. ejo bundi naratangaye, nabonye koperative ya event management nari nsanzwe nzi ba MC, nsanzwe nzi abantu boruganiza abantu ibirori. Ejo bundi ngiye kureba nsanga abana bashyizeho koperative ya event management, bakagutegurira ibirori byose. Wenda reka mfata urugero rworoshye kuko aho nayibonye byari bihuye n'ubukwe, aba ari byo ngerageza kudekriva. Bashakira umuhungu abamwambarira n'uburyo bambara, n'abari bukore protocole, n'abari bukore service. Ubukwe bwose babwitaho, ubwo yari avuye hanze. Ubukwe bwose babwitaho, babusoza neza, nawe arabahemba, bakamenya uko bayashyira muri koperative yabo, nuko ayo bagabana nayo basiga muri koperative, kugira ngo bakaba rero barimo kwispecializa muri ibyo ngibyo event management cyane. Nk'icyo rwose ni ikintu bashobora noneho no kurenga urwego rwo gutunganya ibirori by'amakwe nka gutyo by'ubukwe, bakaba bajya noneho no mu gutunganya ibirori bijyanye n'inama runaka zihari, ibirori bindi by'ibigo by'inzego za leta se, bakabibonamo amasoko agize. Numva wenda mbere yuko dukomeza n'ikindi cyiciro kitubwira ibyiza bya koperative n'ibibazo bijya bibamo nk'inzira yo kwiteza imbere, reka nsabe mugenzi wacu uri ku buhanga bw'ibyuma, Joseline, ukibutsa abadukurikiye aho bari bwohereza ubutumwa bugufiya. Nimero mushobora kutwoherezaho ubutumwa bugufi ni 0788 53 38 64, 0788 53 38 64. Abantu ushobora kutwohereza ubutumwa bugufi haba kuri WhatsApp cyangwa bisanzwe. Hanyuma nagize ikibazo, iyo gukorera hamwe nk'inzira y'iterambere, no kuvuga ngo kugira ngo ugere aho ugera ntacyo ufite cyangwa ufite bike, biragusaba kuba wakorera hamwe. Mu yandi magambo, hari n'abandi baba bafite ibyo bafite bitagombera kuba bajya ahantu kwihuza n'undi muntu kugira ngo ugere ku rundi rwego. Hari igihe uganira n'abantu ubona ko rwose bafite ibyo babuze. Abantu benshi ntabwo buzuza byose, ariko hari ububuze iby'ingenzi bikenewe, ukabona ubuzima buragoye. Ariko mwaganira ukamwe se kubera icyo utafatanya na batireka ibira bintu biva kwa Satani, ibira bintu ni bibi, ni iby'iminsi y'imperuka, by'ubufatanye, ibintu byo gukorera hamwe, ni ibintu by'iminsi y'imperuka. Abantu benshi tujya duhura nabo bamwe, nyine si bose, ni bamwe, kandi ubona ko bakwiriye nabo gutera imbere, ariko bakazitirwa n'iki kintu cyo kuvuga ngo ni ibintu by'iminsi ya nyuma, ni ibintu bakwiye kutiyanduza, baba biyanduje. Byo gukusanyiriza abantu hamwe ngo bazabashyireho cya kimenyetso. Iyi myumvire irahari, mwabamarize impungenge. Nibyo, nk'uko mubivuze, umuntu ashobora guhura n'abantu bafite imyumvire imeze gutyo, ariko nyine ubwo ni inshingano yacu yo kurushaho kwigisha, kuko Bibiliya dusoma twubakiraho kandi twizera, nayo ubwayo yatubwiye ngo nituba babiri tuzaruta umwe. Ubwo ni ukuvuga ko na Bibiliya ubwayo ishyigikira ko abantu bishyira hamwe. Ubwo Bibiliya rero ishyigikira ko abantu bishyira hamwe, kwishyira hamwe kose ntabwo twakwita kubi. Kwishyira hamwe kugamije ikibi niko kwaba ari kubi, ariko kwishyira hamwe kugira ngo twiteze imbere rwose, ahubwo ni inshingano. Ni inshingano na Bibiliya iduha. Abafite iyo myumvire, icyo umuntu yakora cya mbere ni ukubigisha, tukabahumuriza, tukabereka ko aricyo cyerekezo n'Imana yahaye abantu. Njyewe njya ntekereza ko ari nayo mpamvu ibonye umugabo imaze kumurema yabonye ko atari byiza kwaba wenyine, ikagena wamufasha. Ibyo umuntu yabireba mu buryo bugari burenze ubwo twarebera ahangaha,
ugasanga ubufatanye Imana irabushyigikira. Niyo mpamvu ku isi yaduhaye umugisha wo kororoka kugira ngo turusheho gutera imbere. Nkumva rero rwose iyo myumvire ntabwo yaba ariyo nta shingiro na ritoya. Kandi nibahumure, nitugira umwuka w'Imana ntabwo antikristo azadutwara. Nibahumure. Murakoze cyane. Wigeze kuvuga ku mahame mpuzamahanga agenga amakoperative. Yego. Wigeze kuyavuga ariko ntiwayajyamo ngo yarambure. Ku muntu udukurikiye, wenda hari udukurikiye agahita yibaza kuri koperative asanzwemo, akavuga ati ko si ibintu ko muri koperative ndimo atari ko mbibona, cyangwa wenda agakwishinga na bagenzi be igitekerezo cyabo bakarushaho kukinoza babivanye mu byo tuganiriye ahangaha. Ubundi ayo mahame yo ni ayahe mu buryo burambuye? Ngira ngo wavuze ko ari 7. Ni 7. Irya mbere ni uko kuba umunyamuryango ari ubushake, kandi nta muntu uhezwa iyo yujuje ibisabwa muri koperative. Irya kabiri ni uko abanyamuryango bagira ububasha bungana. Irya gatatu ni uko abantu banganya imigabane. Irya kane ni uko koperative yigenga mu mikorere ndetse n'imicungire y'umutungo. Hanyuma irya gatanu ni uko koperative ifite inshingano yo guteza imbere abanyamuryango bayo mu rwego rw'uburezi no kubongerera ubumenyi. Irya gatandatu ni uko koperative ifite inshingano yo kwifatanya hagati y'amakoperative mu Rwanda. Amakoperative aba ku nzego zitandukanye. Hari icyo twita koperative y'ibanze ibigizwe n'abanyamuryango ku giti cyabo, ni ukuvuga abantu umwe ku giti cyabo bakishyira hamwe bagakora koperative yo gutwara abagenzi ku mapikipiki. Ni urugero mfashe. Hanyuma ya makoperative akora ibintu bimwe nayo ku rwego rw'akarere akishyira hamwe agakora ihuriro kugira ngo arusheho kugira imbaraga, anarusheho kunoza ibikorwa. Niyo ntego ubundi yo kwishyira hamwe, ni ukongera imbaraga no kunoza ibikorwa kugira ngo umusaruro wiyongere. Hanyuma ayo mahuriro nayo akagira ku rundi rwego wenda rw'intara cyangwa rw'igihugu agashyiraho impuzamahuriro, ndetse n'impuzamahuriro zakwishyira hamwe zigakora urugaga rw'amakoperative ari wo muryango uhagararira amakoperative mu Rwanda no hirya no mu mahanga. Iryo rero hame rya gatandatu ni icyo ngicyo rivuga kwita ku bufatanye hagati y'amakoperative. Hanyuma irya nyuma ari naryo ryiza ni iryo kuzirikana iterambere ry'abaturage bari aho koperative ikorera. Ibyo ni kimwe mu bikwiye kuranga amakoperative. Koperative ikwiye kubigira uruhare mu iterambere rusange ry'aho ikorera. Mu yandi magambo ngira ngo ihame rya gatanu warivuze ryo kwita ku burezi n'amahugurwa, ubwo ni ukuvuga iterambere ry'abanyamuryango. Ariko noneho irya 7 bikaba iterambere ry'aho koperative ikorera. Dufatiye ahangaha se ubona koperative zo mu Rwanda ibi bintu zibyubahiriza? Umuntu yagisubiza. Urumva ku muntu arebye koperative kuri koperative, hari koperative zimwe usanga zarasobanukiwe neza n'aya mahame y'amakoperative. Ugasanga rwose imiryango irakinguye, abanyamuryango barisanzura, baranganya ububasha, ibijyanye n'imicungire y'imitungo, koperative irigenga kandi umunyamuryango afite ijambo rimwe nk'irindi. Ugasanga abanyamuryango barigishijwe, natangaga ingero zabo y'abahinzi, ugasanga rwose ibyo barimo barigishijwe bihagije, bishyize hamwe n'abandi. Ndetse ukanasanga mu karere ejo bubatse ishuri, barafasha ubuyobozi mu kubaka umuhanda, barafasha mu bikorwa bitandukanye byo guteza imbere aho bari. Kandi ibi dukwiye kubyumva. Koperative nk'umuryango w'ubucuruzi ucuruza cyane cyane aho uri aho ngaho n'abo bari kumwe. Iyo rero ugize uruhare mu iterambere ryaho, uba wiremeye amahirwe yo kongera abakiriya. Hari urugero dufashe wenda muzikora neza cyane. Yego. Muri zimwe zijya zifata ibihembo ku rwego rw'igihugu. Sinzi niba hari zari zatangiye kuhabwa ibihembo mpuzamahanga. Nazo zirahari. Ndengamipaka. Nazo zirahari ku rwego rwa Afurika. Hari nzonzi zahawe ibihembo zo mu Rwanda. Inyungu ku banyamuryango babyo ndabitekereza ko zishobora kuba zigeze inyungu ku banyamuryango, ariko noneho iterambere ry'aho zikorera hari ingero zaba zihari ubu naguha ingero 3 zonzi. Hari koperative nzi y'abahinzi b'umuceri yashyizeho ishuri rya materinere.
Okay. iyo ni inyungu rusange y'ako karere kuko iryo shuri aho riri baba borohereje abanyamuryango n'abatari abanyamuryango kugira amahirwe yo ku urwo ni urugero rumwe. Hari indi nzi muri Gisagara niba muzi uyu muhanda barimo gushyiramo kaburimbo umenye uri hafi kurangira. Yego. Hari iyo nzi kubera ko hatari hari hafi yaho yakoze umuhanda w'ibirometero 3 n'igice kugira ngo yikure mu bwigunge y'ubwayo kuko ibiro byayo bitari biri kuri wa muhanda munini ariko inanakure mu bwigunge abaturage bari muri ako gace. Kuya muntu nasohoka muri kaburimbo agiye kuri koperative n'ahandi n'abaturage batuye aho ngaho bagende mu muhanda mwiza bawushoramo amafaranga menshi rwose ibirometero 3 n'igice. Urwo ni urugero rwa kabiri. Ntabwo wakora umuhanda ngo uvuge ngo ni inyungu z'abanyamuryango gusa n'umuturage uhaturiye kandi nta na peyaje bashyizeho ngo undi wese ugiye marishyura. Urumva urwo ni urugero rwa kabiri. Urugero rwa gatatu ni rya rumeze nka yindi wambwiraga ariko ubwo yongeye kuvuga ni yahandi yubatse agasoko. Bahingaga imboga ariko cyane cyane ibitoki byakamara amasende bino by'imineke noneho baza gusanga kubicuruza bibagora. Bumvikana n'ubuyobozi bw'akarere iburasirazuba bubaka isoko ariko iryo soko rikingurirwa imiryango abandi bose kandi ntibishyuzwa. Ariko birumvikana ubwo isoko ryubatswe n'akarere. Oya, isoko ryubatswe na koperative. Akarere kabahaye uburenganzira wenda babahaye ikibanza hanyuma nabo bashingamo iby'ibanze bubaka iryo soko. Ubu ngubu rirakorerwamo n'abantu benshi kandi akarere nako kabifitemo inyungu kuko karahasoresha. Urumva hari henshi wasanga amakoperative yaragize uruhare mu iterambere ry'aho akorera. ngira ngo hashobora kuba hari umuntu ufunguye radiyo aka kanya utabashije kubana natwe, inyungu igeze kuzikomozaho tugitangira. Niba wazigarukaho mu buryo burambuye inyungu umuntu abona mu kwibumbira mu makoperative, yego, kugira ngo n'umuntu waba ufunguye radiyo nonaha abashe kuzumva, cyangwa nizo waba utavuzeho kare ukazigarukaho. Urakoze cyane. Icya mbere twavuze ni uko icyo ntari gushobora nyine kwifatanya n'abandi bituma tugishobora. Ubwo ibyo bitwongereye ubushobozi bikanaduha n'ijambo mu rwego rw'isoko. Ni ukuvuga buriya ku bazi iby'ubucuruzi barabizi ko uko ugira ubushobozi bunini cyangwa se uruhare runini rw'ibikenerwa ku isoko ubifite niko ijambo riba rinini. Iyo mwishyize hamwe rero mufite ikintu kimwe muba mufite amahirwe yo kugira ngo mugire ijambo ku isoko cyane. Ikindi ni uko kubona igishoro biborohera iyo muri koperative, kubera ko jyewe jyenyine ntari mbishoboye, ariko jyewe n'abo twifatanyije buri wese azana bwa bushobozi bwe bukeya twabushyira hamwe tugashobora ikinini tukaba tubonye igishoro. Ikindi nk'uko babibonye mu mahame agenga amakoperative harimo no kwigishwa no gufashwa kunoza ibikorwa. Ibyo byongera umusaruro ndetse bikanatuma na serivisi iba nziza. Ariko ibyo biba byanongereye n'ubushobozi bw'umunyamuryango, ni ukuvuga mu bumenyi ndiyongereye ngize ubumenyi bwisumbuyeho. Iby'uko ubukungu bwiyongera byo ntashidikanywaho, kuko reka ntangire urugero rworoshye cyane. Twigeze gukora isesengura hagati y'abantu bahingaga ku giti cyabo icyayi n'abantu bahingaga icyayi muri koperative. Dusanga kuri hegitari umusaruro w'abakorera muri koperative ziriya bita koperative terikora uri kuba 3 ku musaruro w'abagiye guhinga mu murima wabo. Umusaruro kuri hegitari. Iyo ni imibare yakozwe na federasiyo ferwa kote y'icyayi, ayo makuru irayafite. Kubera iki? Aho niho nashakaga kugera. Mu isesengura ryakorewe iyo nyigo byagaragaye ko abari muri koperative kandi barimo gukorera hamwe bakoresha imbuto nziza, bagakoresha neza ifumbire, handi bagahingira ku gihe, hanyuma kubera ko banakoreye hamwe hagari bikarinda imirima yabo kwandura indwara. Kubera igihingwa kimwe kiri hagari biprotesha cya gihingwa. Abahinga ku giti cyabo, icya mbere ni uko imbuto
batabonaga nziza cyane kubera ko babaye nyakamwe. Icya kabiri ni uko n'ifumbire bagiraga tandanse yo kuyikoresha no mu bindi, ariko icya gatatu kinakomeye kikaba bwa burwayi bwangiza kubera ko akarima ke gaturanye n'ibindi, hari urutoki n'ibindi, ugasanga kwanduzanya kukaba kunini cyane, ugasanga rero umuntu arahomba kuri urwo rwego. Urwo ni urugero rworoshye rwo kugira ngo nakwerekaga uburyo byongerera abantu, ariko no mu rwego rw'ijambo rusange no mu rwego rw'igihugu. Ubundi si ubu umuhinzi w'ikawa wa Gakenke yazabasha kuvugana ate na Osiri Cafe cyangwa na Yebu ubu ngubu niyo ibikurikirana, yazabasha kuvugana ate nabo? Ariko iyo ari kumwe n'abandi bakishyira hamwe bakagirana representation ku rwego rw'igihugu, ibyo bibahesha ijambo ku rwego rw'igihugu. Baricara bakavuga bati wenda hari ikibazo iki n'iki cyangwa hari ikintu iki n'iki twifuza, bakabyandika bagatuma baba bahagarariye cyane, ijwi ryabo rikumvikana kurushaho. Kandi n'undi uri muri uyo aho ngaho ufite uruhare muri ubwo bucuruzi akumva ko agomba kubatega amatwi kuko azi ko umusaruro ariho uva. Urumva rero hari inyungu nyinshi ziva mu gukorera muri koperative. Ngira ngo ni by'ubushobozi bwo guhangana ku isoko cyane. Ibyo nabyo nibyo navugaga, iyo muri benshi mufite cya gicuruzwa mukenerwa kurushaho. Biroroshye ko umuntu asanga abantu 20 bafite udutebo 20 tw'inyanya, agahera ku wa mbere amubwira ati nanga ndati ni 600, akabwira wa kabiri turagabanyaho angahe ngo bari we ngurira, ubwo ahita ajya kuri 550, akabwira wa gatatu ati wumvije ko nabwiye 5 we ntacyo ugabanyaho ngo bari we ngurira, akaza kugera ku wanyuma agiye kugura nko kuri 300. Ariko bwa butebo 20 bufitwe n'umuntu umwe cyangwa abantu bari muri koperative bihagararaho bakagena igiciro 500 bahereho baravuga bati nayo ngayo, kuko nabo bazi ko nutayabaha biri bukugore kugira ahandi ubikura. Icyo nicyo nshaka kuvuga mu rwego rwo kuvuga ko no mu micuruze baha ijambo ku isoko. Koperative rero kugira ngo irusheho gukora neza igomba kwita kuri ibi bintu by'ibanze. Icya mbere, koperative ibereyeho abanyamuryango. Twavuze ngo ntabwo ikishyira imbere kurusha ibindi ari inyungu, ikishyira imbere kurusha ibindi ni ikimariye umunyamuryango. Icyo ni ikintu usanga gikeneye impinduka mu myumvire y'abantu, cyane cyane mu bagize amakoperative. Bagatekereza ko ibereyeho umunyamuryango. Koperative idateza imbere umunyamuryango ubundi bayataye umwimerere w'icyo yakabaye cyo. Cya kabiri, koperative byagaragaye ko zikeneye ko imicungire y'umutungo ikorwa neza, kubera ko ari ibya benshi. Ni byiza ko bikorwa neza kandi mu mucyo. Cya gatatu, imiyoborere y'ijambo buri wese ni ingenzi kugira ngo koperative ikore neza. Icya kane ni ukumenya icyo isoko rikeneye, kuko nanone buriya kwishyira hamwe gusa ntibihagije. Iyo udafite ubushobozi bwo gusesengura icyo isoko rikeneye, reka bihere ku rugero rworoshye rw'abantu twigeze gukorana nabo, abahinzi b'ibigori. Koperative zimwe mu Ruhango z'abahinzi b'ibigori, Buhango na Kamonyi na Muhanga twakoranaga. Noneho hari igihe RAB yashakaga abatubuzi. Buriya kugira ngo ube umutubuzi hari ibintu usabwa. Ubuhinzi bwawe bugomba kuba buteye imbere. Ebyiri zarabyemeye ziranabikora, izindi 3 zirabinanirwa kubera intege. Zarabyifuzaga ariko ntizabishobora, ariko bose bahawe ubufasha bumwe, kuko urumva nitwe twakoranaga nabo. Zose uko 5 zabonye ubufasha bumwe. Ebyiri zirabyemera ziranabikora, kuko hari exigence, kuvuga hari ibyo basabwaga mbere yuko baza guhabwa amahirwe yo kugira ngo bagurirwe nk'abatubuzi. Hari ukuvuga aho uhinga, hari ukuvuga imbuto ukoresha, hari ukuvuga gukurikirana imihingire, hari ukuvuga ukurinda umurima wawe kugira ngo urinde pollination kw'abantu ko hagira ibindi byanduza iyo mbuto, n'ibindi byinshi basabwaga. Icyo nashaka kuvuga ni iki ngiki cyoroshye. Babiri bihanganye, igiciro cyabo cyakubye cy'aba bandi 3 bananiwe inshuro hafi 2 n'igice ku isoko. Noneho abandi bamaze kubibona batangira kuvuga bati no, icyo byadusaba icyo ari cyo cyose natwe nimudufashe yenda tubashe kugira ngo tubigereho. Ubwo rero ubwo koperative ari umuryango w'abantu batandukanye, ni byiza ko bazirikana ko bahurira kuri uwo mugambi wo gutera imbere. Icya mbere twavuze kandi gikomeye ni kugira gahunda cyangwa se igenamigambi
rihuriweho risangiwe kandi ryemerwa na bose. Ibyo bituma ntawe unanirwa mu rugendo, kuko abazungu bajya bavuga ngo iyo umuntu atazi yajya inzira zose zigerayo, kuko ahagarukiye aba yibwira ko yagezeyo, kuko n'ubundi yahagurutse atazi yajya. Ariko iyo umuntu azi yajya arwanira kuhashyika. Icyo kintu ni ingenzi, kuko usanga mu ntambara twabonye zibaho cyangwa se mu ngorane zibaho mu makoperative habamo icyuko abantu baba batarasangiye neza icyerekezo ngo bemeranye kuri iryo genamigambi n'icyo bashaka gukora, ukazasanga bamwe bacika intege mu nzira, kandi koperative rwose yitangiye gutakaza abanyamuryango bigize ibyago. Cya kabiri ni uko inzego zose zikora inshingano zazo, ari inteko rusange, ari inama y'ubuyobozi, ari inama y'ubugenzuzi, ndetse n'amakomisiyo atandukanye koperative zemerewe gushyirwaho hakurikijwe itegeko. Buri rwego rugakora inshingano zarwo, ariko cyane cyane inteko rusange, kuko ari rwo rwego rukuru aho buri wese yibera amaso, kuko ruba rugizwe n'abanyamuryango bose. Icya gatatu ni uko icungamutungo, ariko wenda tutarajya kuri icyo cya gatatu n'icya kane, tugarutse kuri iki ngiki cyo kugira ngo inzego zose zikore inshingano zazo. Utubwire ko zimwe mu nzego z'ingenzi harimo inteko rusange, harimo inama y'ubuyobozi, harimo n'inama y'ubugenzuzi. Inshingano zazo uzinyuzemo mu buryo bugize kugira ngo umuntu yumve, n'uwicara mu nteko rusange yumve ko hari ikintu, hari inshingano afite. Inshingano z'inteko rusange ni izihe, z'ubugenzuzi ni izihe, inama y'ubutegetsi ni izihe? Urakoze cyane. Nk'uko nabivuze, inteko rusange ni rwo rwego rukuru rwa koperative, kandi ubundi ijyamo abanyamuryango bose ba koperative, uretse uko itegeko ribiteganya koperative ngari cyane, aho abanyamuryango bishakira ababahagarariye. Urugero, koperative za zindi twavugaga z'abahinzi b'icyayi usanga ari nk'ibihumbi 7,500. Iyo nama yagora uko bigenda ko babona stade bakoreramo inama, kandi nabwo bose 7,000 kubona ijambo byaza kugorana. Muri koperative rero ngari mu rwego rw'abanyamuryango, cyangwa ngari mu rwego rw'aho zikorera, buri banyamuryango bagira icyiciro bahuriramo. Hari koperative ngari mu rwego rw'aho bakorera, hari koperative ngari mu rwego rw'aho bakorera. Urugero, koperative yo gutwara abantu n'ibintu mu modoka ziriya twita za amatagisi na kwasiteri y'Iburasirazuba, ushobora gusanga, reka mbivuge uko biri, koperative y'Iburasirazuba ihari yo gutwara abagenzi muri ziriya modoka, ugasanga irakuvura Kayonza na Ngoma, Kayonza, Ngoma, Kirehe, ugasanga ni koperative imwe. Urumva niyo abantu baba ari 50 gusa, kuko wenda bafite amatagisi ari 50 gusa, ariko iyo ngiyo ni ngari mu rwego rwaho ikorera. Birumvikana. Hari rero n'izindi usanga ari ngari mu rwego rw'abanyamuryango, nk'uko nabivugaga, koperative y'abantu 7,000. Icyo gihe abo ngabo bagena ababahagararira, ariko itegeko rikavuga ngo mbere y'uko inteko rusange iterana, muri za zone aho ababahagararira bagomba guhura n'abanyamuryango bose bakaganira ku ngingo zizigwaho mu nteko rusange, buri wese akazana ubutumwa bwa cya cyiciro ahagarariye. Ahandi rero abanyamuryango buri wese agomba kwihagararira mu nteko rusange ya koperative. Iyo hatari izo mbogamizi z'ubugari, z'ubunini bwa koperative. Rero inteko rusange ni urwego rukuru rwa koperative, nirwo ruha umurongo inama y'ubuyobozi, nirwo rubibwira ngo genda ukora iki ngiki, kuko nirwo rwemeza gahunda y'ibikorwa, nirwo rwemeza amafaranga azakoreshwa, nirwo rwemeza ibikorwa by'ibanze koperative zakoramo ishoramari, kandi ni narwo rugenzura ko byakozwe uko bikwiriye ku rwego rwa nyuma. Izo nshingano rero ziha umunyamuryango ijambo n'uburenganzira bwo kubwira abandi bose ngo muri abakozi banjye, mukabikora uko nshaka, mutabikora uko nshaka, itegeko rigatanga uburenganzira bwo kubafatira ibyemezo. Mu yandi magambo, baba perezida bajya batera ibibazo aba ari abakozi b'umunyamuryango cyane, baba bamuhagarariye kugira ngo bashyire mu bikorwa icyo yifuzaga nk'uko abishaka. Utabikora uko abishaka nabwo afite uburenganzira bwo kuvuga ngo weva mu nzira, dushake undi rubikora uko bikwiriye. Ubwo urwego rwa kabiri ni inama y'ubuyobozi. Njya nkunda kuvuga ngo inama y'ubuyobozi ni amaboko y'inteko rusange, kuko rwo ruba rugizwe n'abantu 5. Abo bantu 5 bitaye nk'uko itegeko ribivugaho bishoboka hose, bita ku nshingano z'uburinganire, no kuvuga rugomba kubamo abagore n'abagabo kandi mu mubare ukwiye nk'uko itegeko ribiteganya. Baba rero ari amaboko y'inteko rusange. Kubera iki?
kubera ko noneho nibo bafata ya gahunda y'ibikorwa inteko rusange yateganyije yanemeje na bijya yayihaye n'ingengo y'imari yayihaye akaba ari babishyira mu bikorwa cyangwa se bagakurikirana umunsi ku munsi uko abatekinisiye babishyira mu bikorwa kuri koperative zifite abatekinisiye. Ubundi itegeko riba rivuga ko baterana rimwe mu gihembwe n'igihe cyose bibaye ngombwa. Inteko rusange iterana kabiri mu mwaka. Hanyuma ayo ni amaboko. Urwego rwa gatatu n'ingenzuzi igihe nkunda kuvuga ngo ni amaso y'inteko rusange, kuko baba bafite inshingano yo kujya kureba ngo inama y'ubuyobozi irimo irashyira mu bikorwa iby'inteko rusange yemeje nk'uko yabyemeje, kandi nabo bagaterana buri gihembwe n'igihe cyose bibaye ngombwa. Abo baba ari batatu. Urumva rero izo nzego ziruzuzanya. Inteko rusange ni rwo rukuru. Muri buri koperative buri abagenzuzi bari batatu. Baba ari batatu. Nubwo yaba ari ngari ntibashobora kugenda ngo babe 10. Oya. Itegeko rigenga amakoperative rivuga ko abagize ngenzuzi nibura ari batatu. Okay. Aho twari ku nzego wari ukitubwira ibintu 4 by'ingenzi. Umaze kutubwira igenamigambi rihuriweho inzego zose zikora inshingano zazo. Hanyuma hasigaye ibindi nari ngiye kuvuga ko bakora gahunda y'icungamutungo. Iki kintu cy'icungamutungo gihabwa umwihariko kubera yuko ari cyo abantu bashyigikiraniraho cyangwa bapfa. Muri koperative rero buriya bagira imana kubera ko ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative cyashyizeho ibitabo by'ibanze by'icungamutungo. Ibyo bidasaba ubuhanga n'amashuri ahambaye. Umuntu wese uzi gusoma no kwandika neza, iyo yigishijwe uko byuzuzwa abyuzuza neza. Kandi ibyo bitabo iyo byujujwe neza, raporo z'umutungo ziroroha kuzikora, kuko kumenya ibyinjiye n'ibyasohotse namwungutse mwahombye biroroha cyane. Igihe rero ubwo icyo nkunda kuvugana navuga cyoroshye ni iki ngiki, no kubabwira ngo bite ku bitabo by'icungamutungo nuko byuzuzwa. Ntibisaba ubundi buhanga, ariko bisaba discipline. Ukamenya ko icyakozwe kigomba kugira aho cyandikwa kandi kikagira uko cyandikwa. Ibyo birigishwa ku muntu wese ufite ubumenyi bw'ibanze akabasha kubimenya. Hanyuma icyanyuma ni ukuba nta byemezo bifatirwa mu matsinda matoya. Ibintu byose biharirwa inteko rusange. Ibyemezo binini bigafatwa n'inteko rusange, abandi bagakora iby'amategeko abemerera gusa. Ibiri ku rwego rw'inama y'ubutegetsi bigafatirwa mu nama y'ubutegetsi. Utundi tutsiko two bakatwirinda. Iyo koperative yubakiye kuri izo nkingi rwose ikora neza kandi igatera imbere. Umvise icyifuzo nk'icya Jacques Wijabana amaze kutubwira, avuga ati icyo kiganiro ni cyiza, ariko rwose bijye bimanuka bidusange no mu maparuwasi, abantu babashe baganirizwe ibyo kwiteza imbere, baganirizwe ibyo kwishyira hamwe. Izindi nama zaba izijyanye n'iki yaravuze, zaba n'izindi wari watekereje nk'umuntu umaze igihe muri ibi ngibi byo kwishyira hamwe kandi unamenyereye itorero ryacu, izindi nama wagira abadukurikiye n'izihe? Murakoze cyane. Reka mpere ku cyo nyine Jacques yavugaga. Njya nkunda kuganira n'abayobozi bacu ku rwego rwacu, nyine ndavuga aho dukorera, nkababwira nti ni byiza ko tubwiriza abantu ubutumwa bwiza bwa Kristo bubiteguza kuko azagaruka. Ariko kuko buba buri bucye atagaruka, ngiye kumara imyaka 22 muri iri torero nkijijwe, niteguye kugaruka kwa Kristo. Ariko imyaka 22 ni urugendo rw'ubuzima. Birakwiye ko kandi nk'uko bikwiye guharanirwa ngero n'amabwiriza y'itorero ubu ngubu biteganya, birakwiye ko noneho n'abakristo barushaho kwigishwa uko umuntu abaho akiteza imbere kandi akijijwe. Iki yavugaga cyuko ibi biganiro ku makoperative, si no ku makoperative gusa, n'ubuzima n'imibereho, kuko hari kubwira umuntu ko yakiriye Kristo kandi akuye amaso ku by'isi ntumbero ari mu ijuru, ariko hari no kumubwira ngo aho ugiye gukandagira kuva noneho ntiharaba mu ijuru, haracyari mu isi. Kandi iyo si nayo iragusaba kugira uko uhagarara n'uko ukora. Nkatekereza ko bikenewe cyane ko mu nyigisho zacu turushaho gushyira imbaraga ku kwigisha abakristo
ibijyanye n'iterambere cyane cyane ko hari ibibazo by'imyumvire wa mugani hari uwigeze kuvuga karavuga ati hari abatekereza ko byavuye kwa metero reka mbabwire ikintu cyantangaje i Kayonza mu murenge witwa Mwiri twagiyeyo kandi ndi umukristo hanyuma tuganira n'abagenerwabikorwa b'umushinga dukorera hari amafaranga bahabwaga yitwaga y'intango y'iterambere abantu bakaganirizwa ku mushinga bakamara igihe bigishwa kubutegura bagakora ibyabo hanyuma bakazagera igihe cyo kugira ngo bagahabwa nk'igishoro ariko gishingiye kuko nabo babikoze atari ukuvuga ngo nicyo cya mbere babanjwe mwakoze bya bikorwa bibyara inyungu abantu basanze bitangiye gufata bakavuga bati reka natwe tugira icyo twongeramo kugira ngo murusheho kwihuta dutungurwa nuko hari abantu 4 bavuyemo njya kubasura Mungu bigeze igihe cyo guhabwa ya mafaranga yarabitangiye arabyemera bagura ihene hari zirabyara noneho igihe nje kubabwira nti dore noneho yakubaka ikiraro cya kijyambere hanyuma n'ibyo kurya byazo bikaboneka ziriya hene zikongera umukamo kandi namwe mukarushaho kwiteza imbere baragenda 4 bamaze kugenda ukurikiyeho tumenye ko badahari biba ngombwa ko tujya kubashaka tugezeyo baratubwira bati twamenye ko amafaranga mukoresha ava kwa shitani bati mwiduhemukira ngo mujye kuvanga umutungo wacu w'abantu b'Imana ndababaze se ko amafaranga yose asa byagenze gute kugira ngo mumenye ko ayo ngaya arayo kwa shitani arayo kwa shitani bati baratubwiye ko metero yazaza atanga iby'ubusa nicyo gisubizo bampaye siniriwe mvuga itorero basengeragamo ariko byabaye ngombwa ko tubaganiriza dushaka na pasiteri w'iryo torero hanyuma nyuma y'igihe 3 baragaruka umwe aratunanira yaranga burundu neza rwose tumwe kunshirisha kwa satani nari natangiye ibintu by'abantu b'Imana ibyo bivuze iki bivuze ko abantu bakwiye kurushaho kwigishwa kugira ngo koko tumenye iyi si y'iminsi ya none ariko tugomba kubamo kandi tugatera imbere dukiranuka nk'abakirisitu tunasobanukirwa uko umukirisitu akwiye kubaho n'ukuye urumva rero icyo Jacques yavugaga nanjye nagishimangira ni byiza ko ku rwego rw'umudugudu hagenwa n'umwanya uburyo abantu bigishwa ibirenze kubwirizwa ko Kristo agiye kugaruka ni byiza ko Kristo tuzitegura ko Kristo agiye kugaruka nk'abakristo hanyuma tugatumbira mu ijuru tugakoresha amaboko yacu kugira ngo isi ibe nziza natwe dutere imbere nk'uko twasomye mu rwandiko rwa mbere rw'Abitesaloniki yuko dusabwa gukoresha amaboko yacu Paulo yari yababwiye ngo nudakora ntakarye niko mu nzandiko yari yabandikiye zabanje yari yababwiye ngo nudakora ntakarye ni byiza rero ko twumva ko tugomba gukora kugira ngo twiteze imbere icyo kintu ni ingenzi kandi abakirisitu bakwiye kubyigishwa buriya urwo rugero mu kanya uduhaye rw'abo bantu mwakoranaga bakorana n'umushinga wanyu hanyuma hakaza kugiramo abagira imyumvire ishingiye ku myemerere igatuma banga urugero rwari icyiciro bari bagezeho cyo guhabwa ubufasha noneho butumye nuwibuka ahubwo kandi bitumye numvamo akandi kamaro tutigeze tuvugaho kuko ubundi abantu iyo bishyize hamwe bishobora kubafungura amahirwe batashoboraga kugeraho ari umwe cyane nibaza ko nk'icyo gishoro mwabahaga cyo gushyira mu bikorwa umushinga wabo ntawe mwashoboraga kugisangisha mu rugo ari wenyine ahubwo nuko abantu bari bemeye kwicara bakiga bakayishyira hamwe bakemera bakagira imishinga bazana noneho iyo mishinga igaterwa inkunga kandi buriya si wanyu gusa si muri uyu muryango utegamiye kuri leta mu ukorera gusa nibaza ko hari gahunda zitandukanye zaba iza leta n'izi miryango mpuzamahanga zigenda zifasha abantu bafite umugambi wo kwiteza imbere ariko bishyize hamwe bamaze kwemera kwigishwa kugira ngo bagire birimo rero inyungu nyinshi hari igihe abantu batangira bashaka gukemura ikibazo cyabo bafite ako kanya ariko bakaza gusanga bibafunguriye imiryango rwose irenze kure ibyo batekerezaga cyane
gusa urumva ko hakibonekamo ibibazo nk'ibyo ngibyo by'imyumvire. Reka mbaze Joseline turi hamwe, wowe hari koperative ubamo cyangwa nyuma y'iki kiganiro turava aha ngaho ujya kwandika usaba kuyijyamo? Biterwa n'inyungu ushaka na koperative ibyo ikora ushaka wumva wishimiye. Ariko mbaye mbonye amafaranga ahagije ntabwo prefera koperative. Wahitamo kugenda wenyine ukihuta? Ntabwo biba ari ukwihuta. Buriya iyo urebye ibintu by'abantu rusange nubwo hari ayo mategeko hari ariko ubona birangira rimwe na rimwe yego bateye imbere, ariko n'uteye imbere n'undi atera imbere avuga ati ningera ku rwego runaka nzahita ngenda nanjye nshinga ibyanjye. Rero numva gutangira ugashaka ugufasha ku bushobozi bwe ufite, n'undi nawe agashaka niba ari umuhinzi urugero wowe ukamuha imbuto, akaba afite ubutaka agahinga, afite umurima wowe ukamuha imbuto kuko nayo igoranye, mutangira gutyo bikagera ku rwego nawe ari ugamije ko gufatanya. Ni igikorwa kibanziriza nyine iterambere. Nibaza ari igikorwa nyine gikwiriye kubanziriza nyine iryo terambere, wamara kurigeraho nawe ukava muri ibyo ukajya mu byawe. Umuntu akunda ibye, akunda kuba ari mu igihe ureba umuntu n'abandi bantu iyo muri kuganira ari ukubwira ati biriya bintu rero buriya nubwo ubona birimo ni ibya koperative, nibwo birimo si ibyo wenyine. Ririya duka afite ntabwo ari rye wenyine nubwo ubona ari we urikoramo. Wabona undi muntu ari muri ibi, urabona nyine nk'uko muri kuvuga ubucuruzi runaka bo bashyize mu isoko runaka ukaba urimo ucuruza, ariko hari ari gukorera rero sahe nubwo muri kubibona. Urumva buri muntu aba ashaka kuva ku rwego rwo kuba yabafatanya ariko akagera ku rwego rwe. Njye mperefera ko nabaho yego nateye imbere mu gihe nkiri mu bushobozi buke nkashaka uwo dufatanya, hanyuma nagera mu bushobozi bwihagije nkajya mu byanjye. Sinzi icyo atubwira kuri ibyo bitekerezo. Umuntu nka Joseline ubitekereza gutya wamugira nama ki? Yego arakoze cyane Joseline. Reka mpere ku cya mbere ko gukorera hamwe atari intego y'abafite ubushobozi buke gusa. Ashwi ubuze ikintu ntekereje, tuzahera kuko nzagufata ukuboko na pasiteri noneho nkakujyana gusura koperative yindi mbamo yitwa Hobe Nshuti, ifite jaride nini hano i Bumbogo. Ubu ushobora kwakira ubukwe butatu burimo nk'abantu igihumbi. Hari n'aho abantu biyakirira bishimira. Ni urugero rworoshye mfashe mpereye nkunze kuvuga ibyo ndimo kuko aricyo kinyoroheye. Itangira cyari kimina cy'abagabo baturanye, dutangira dutanga 50,000 tukabika 40 tugashyira ku ruhande 10 tuzanywera umwaka urangiye. Tugera igihe cyo kwibaza ngo ariko uko tubona gwira twakomeza kuyagusanya gusa tuyakoresha iki, tugenze gute? Tuhagura ubutaka 50 yari buri kwezi. Yego yari buri kwezi. Tuhagura ubutaka turabwagura. Ubwo nari ngiye kubwira Joseline ejo bundi hari abantu nimbivuga byose nzi niba ntacyo twari ko nta kibazo. Hari abantu bari baje kutureba bashaka kuduha 240,000 kugira ngo bagure bwa butaka bwacu. Kandi abantu muri nka bangahe? Turi 40 imiryango 40. Turayanga ubu ngubu agaciro k'ibyo tumaze kugeraho bishobora kuba bimaze kurenga 300,000. Yego.
ndimo ndabivugira iki urwo rugero nguhaye rworoshye cyane rw'abantu batangiye ari kimina byatangiye ari muri anniversaire y'umuntu nuko byose ngiye kubivuga abantu bagiye muri anniversaire baravuga batari ko ubundi tujye duhura kuri anniversaire gusa nta buryo twashyiraho ubundi buryo bwo kugira ngo abantu babe hamwe batangire gukora ubu nzashaka umwanya wowe na pasiteri mbajyaneyo muharebe uko hameze ariko icyo nshaka kuvuga kuri wowe n'abandi n'undi muntu wese wabitekereza gutyo twagize ibyago bibiri mu rwego rwo kwishyira hamwe icya mbere ni uko habayeho ibyago by'uko abantu bishyize hamwe hari aho usanga iyo batasangiye nyiri igitekerezo n'icyerekezo gushwana byoroha akaba ariyo mpamvu umuntu atinya kubanamo n'undi ariko si uko kwishyira hamwe byari bibi ahubwo nuko bishyize hamwe nabi ubwo ndagira ngo icyo ngicyo kibaje kumvikana neza ntabwo ari uko kwishyira hamwe byari bibi ahubwo bishyize hamwe nabi ko ntibahereye ahakwiye guherwa tugira ibindi byago bya kabiri mwihangane mbivuge gutya tugira ibindi byago bya kabiri by'uko abatangiye kwishyira hamwe mbere kera batabikoze ku bwabo babikoze babikoreshejwe ni wowe nije yashakaga abantu bakora iki iyi ikaba impamvu yo kujya hamwe urumva ko badasangiye icyerekezo bya bintu batazanabirwanira icyo bategereje ni inyungu z'uwo muntu wo hanze ugiye kubazamo ni wowe nije yashoboraga no kuba leta nka Uprovia na Trafiporo buriya nizo koperative zabayeho bwa mbere zimwe mu zabayeho bwa mbere na nyuma ibyo bibazo byagiye zaranakomeye cyane leta ikizifitemo amafaranga yashingujemo ubene zo ntibamenye nuko byagenze izo mpamvu zatumye abantu batangira gutekereza ko kwishyira hamwe atari byiza ko ibyo mukoreye hamwe birangira nabi ariko ntabwo ariko kuri iyo umuntu arebye ku ruhando mpuzamahanga ubu ngubu ishoramari rikomeye rimwe mu mashoramari akomeye arakorwa n'amakoperative banki ikomeye muri Amerika National Cooperative Bank iri muri banki enye zikomeye ni koperative Kenya duturanye ibikorwa byo muri koperative biri hejuru ya 60% y'umusaruro mbumbe w'igihugu yego aho ni urugero rworoshye rw'aho duturanye natwe birimo biraza buriya hari abantu batabizi ariko aya mamodoka ubona atwara abagenzi buriya kiriya kintu kitwara FTC ni koperative ubu ngubu ni koperative itwara abantu mu makwasiteri n'ibindi natwe ubona ko birimo kuza rero nkajya ngira ngo ari Joseline n'abandi bahumuriza unafashe wenda nk'aha mu mujyi wa Kigali zimwe mu nyubako zihindura isura y'umujyi wa Kigali inyubako z'amakoperative mu Gakinjo ka Gisozi harimo senti ikomeye cyane wagira ngo ni nka downtown inyubako zitandukanye nziza cyane z'amakoperative Nyabugogo nuko mu mujyi urumva rero Joseline n'abandi kwishyira hamwe si ikibazo kandi si by'abaciye bugufi ahubwo impamvu yatumye abantu bishyira hamwe nuko kwa kwishyira hamwe kwabo bakugiramo uruhare nibyo bituma baramba cyangwa ntibarambi ubwo rero haracyakenewe kwigishwa kugira ngo abanyarwanda basobanukirwe uburyo bwiza bwo kwishyira hamwe n'uruhare rwa buri wese mu kugira ngo kwishyira hamwe kugende neza ariko kwishyira hamwe ko ni kwiza kurusha gukora wenyine uko byaba bimeze uko ariko kose kuko buriya n'abakire ba mbere ku isi abakire cyane babandi bishoboye nyine umuhuje na bagenzi be kuko buriya nanone ikindi kijya cyangiza ibintu nuko abantu bishyira hamwe batanahuje ubushobozi n'igiteye n'imigambi sibyo urumva ni nk'uko umuntu yakubwira ngo urembe ikipe yo gukina ugafata abadefanseri ba football abamiliye récupérateur b'ababasketeri n'abataka b'abavoleyeri umwe yawuteresha amaguru undi ntoki umukino wapfa ni nkako byose kurangira bigenze bagiye gukora ikipe imwe ariko badasangiye icyerekezo ariko buriya n'abari abaherwe cyane dufite ba mbere ku isi aho biri ngombwa ko bakorana niho bibyara umusaruro kurusha kandi bose nta nukora ari wenyine gusangira byararangiye ari wenyine bishobora kuba atari muri koperative ariko ugasanga afite abandi bafatanyije ishoramari dufashe kuri urwo rugero mu kanya duhaye rwa koperative urimo iri imaze kugira ubutaka bungana kuri amatubwiraga hari ikintu nkunzemo cy'uko byahereye mu bintu biri sosiyale amatsinda mu Rwanda akora ibintu biri sosiyale ni menshi cyane
abantu bahura, abantu bakotiza kugira ngo bazicare banywe, kugira ngo bazicare bakore anniversaire, kugira ngo abadamu bazajye muri bride shower kubwira umukobwa uko azitwara, ibintu utuntu dutandukanye tw'ibiri sociale tumaze kuba twinshi mu Rwanda, kandi tugatwara amafaranga atari makeya, ariko ugasanga ntabwo bivuyemo ikintu kinini nk'icyo ngicyo. Narimo nkora imibare yihuse mu mutwe nkurikije uko utubwiye, navuga nti uyu munsi muramutse muvuze mutireka duhagarikira ahangaha, hanyuma tugurishe tugabane, umuntu wese yataha ameze neza. Ni igikorwa gifatika, ikintu cyabashoboje kigatuma mubasha gutambuka iminsi, abantu badaseta ibirenge, abantu bitwararika bakuzuza ibyo biyemeje. ni igiki cyabashoboje? nk'uko nabivuze, twatangiye ari abantu bafite icyo basangiye nanone, kuko urumva byari biri muri anniversaire y'umwe mu bafasha bumwe muri abo bagabo, ariko ari abantu babanje gusesengura ubushobozi bwabo, bashyiraho intambwe ikwiye guterwa itagira uwisiga inyuma. ni ukuvuga ayo mafaranga yari yashyizweho atangwa buri kwezi, yari yashyizweho kubera ko barebye ko buri wese yayabona. Urumva cya kintu cyo kwiyitaho no kwita ku bushobozi bwanyu. Icya kabiri ni ugusangira icyerekezo. Twagize amahirwe yo kugira ubuyobozi budakunda kugenda bwonyine, ahubwo bukunda kujyana n'abanyamuryango. Ikigiye gukorwa abantu bakakijyaho inama, ibyo bigenda byagura ibikorwa byacu. Hanyuma ikindi, mu buryo buri regiriye, kuko nari ngiye kuvuga uburyo duhana amakuru, bashyizeho n'urubuga rwa WhatsApp. ni ukuvuga buri munsi n'iyi nama yaba itabaye, umuntu akaba azi ubuzima bwa ryatsinda. Uko guhanahana amakuru kwa buri munsi kwatumye abantu bibona buri munsi mu bikorwa, bakomeza kubishyigikira. Hanyuma ubu noneho byararyoshye, nk'uko wari ubivuze. Abatangiye nyine, niyo yarageze aho yumva atangiye guteguza, aravuga ati ariko reka nshikame, kuko ibyiza amaze kubona ibiri imbere ni akarusho. Ugasanga ubu bwo byamaze rwose kuryoha, n'abantu benshi barifuza kuzamo, benshi cyane barifuza kuzamo, n'ababibonye babona ko ari byiza. Ariko byubakiye kuri icyo kintu cy'uko ari abantu bitaye ku bushobozi bwabo, bakagenda ku ntambwe babona buri wese yashobora, bagasangira icyerekezo, kandi bagahana amakuru mu buryo buhoraho, mu rwego rwo kwirinda ko hari konfuri n'ikindi kibazo cyaza kuvuka hagati aho ngaho. Ibyo byaduhaye gukomeza gutera imbere. Ubu ngubu ni koperative imeze neza, nabemereye ko nzabajyanayo kandi tuzabipanga, muharebe ukuntu hameze heza. Cyane cyane umunsi muzaba mwagize bya bindi 10 mujya musengeramo, umunsi muzaba muri busengere, abantu bari busangire ko twaza urakoze cyane. Reka tugane ku musozo, kugira ngo niba hari ikintu wakongeraho, ikintu cy'ingenzi wumva wabwira abadukurikiye. Wigeze kuvuga ku matsinda yo kuzigama no kugurizanya, ntabwo twayatinzeho. Ku bijyanye n'amatsinda yo kuzigama no kugurizanya, nayo amaze kundemamo icyizere. Ni intambwe nziza iherwaho, ahubwo cya kindi Joseline yavugaga, niho abantu bahera bagana ku ntango yo gukora ibifite imbaraga kurushaho. Iyaba twabishoboraga, twakabwiye buri munyarwanda wese ko ipfundo ry'ubuzima buri imbere ni ukubuteganyiriza none. Kuzigama ntibikiri ubishoboye, ahubwo bikwiye kuba inshingano ya buri muntu yo kugira uburyo bwo kuzigama nk'uko duhumeka kandi tukarya kugira ngo tubeho. Amatsinda rero yarantangaje, bitangira ari bito, ukanabibona wibwira ko ari bitoya koko, bikarangira biteye intambwe utigeze utekereza. Urugero rworoshye ni urugero navugaga ryacu twatangiye, ariko nabo ubushobozi buke. Mu myaka maze nkorana nabo, nabonye ko iyo bagize discipline mu kuzigama, bakagira discipline mu kuguza no kwishyura inguzanyo, ni inzira nziza yo gutera imbere. Nkumva rero
mu matsinda duhuriramo atandukanye mu rwego rw'itorero. Ni byiza ko dutera n'intambwe yo gutangira gutekereza mu rwego rw'imibereho n'iterambere, dukore dute, dufatanye dute kugira ngo tuve aho turi tugana heza kurutaho. Ikindi nari nibagiye kubabwira mu munota umwe, yego, nabonye ko abantu hirya y'ibikorwa sosiyale bongeyeho igikorwa kibyara inyungu, baba inshuti kuruta abahuriye mu bikorwa sosiyale gusa. Yewe niyo mwaba musengana, abantu mwasenganye mukaza kugira n'urwego rwo kugira ngo hagire ikindi mufatanya mwiteza imbere, ubwo bumwe bwubaka bushinga imizi kurusha abantu basenganye gusa bikarangira bagarukiye gusengana gusa. Numvaga ari icyo ngicyo nakongeraho, nkagira nti kwishyira hamwe n'inzira nziza yo gutera imbere, reka nabyo tubigira intego. Murakoze. Murakoze cyane, Imana iguhe umugisha kuba wemeye ubutumire bwacu kaza gusangiza abakunzi b'ikiganiro umukristo mu bukungu n'iterambere ku bunararibonye bwawe muri ibi byo kwishyira hamwe no kugira, kandi rwose ingero zitandukanye waduhayemo zirumvikana, zirafatika. Nibutsa abadukurikiye ko ugeze kubabwira uti nk'abakristo ahubwo mbona ahantu heza ho gukorera ari muri koperative, ushingiye ku bintu by'uko icyambere gukorera hamwe no gukundana byongera urukundo hagati y'abantu barimo bakorana hamwe, ngira ngo nacyo ushorejeho. Ikindi ni uko nk'umukristo umurikiwe n'ijambo ry'Imana, ugenda ku ndangagaciro za gikristo, gukorera mu mucyo ni kimwe mu bimuranga, kandi kimwe mu bisabwa n'amahame yo gukorera hamwe muri koperative. Hanyuma wigeze no kuvuga ko mu kwihanganirana ari kimwe mu mbuto abakristo bakabaye bagaragaza mu gihe cyo gukorera hamwe. Turagushimye cyane rero, twavuze ku bintu bitandukanye, nibwira ko atari ngombwa ko tubigarukamo kubera ko abantu badukurikiye babyumvise. Twavuze uburyo ibintu bine by'ingenzi byo kwitabwaho muri koperative, harimo nk'igenamigambi rihuriweho, abantu bahuje icyerekezo, bibaye byiza bakaba bafite ubushobozi bwegeranye, hatarimo kugira bishobora kubafasha kugera ku ntego zabo vuba, inzego zose zigakora inshingano zazo, gahunda y'icungamutungo bakayinoza kugira ngo birinde amakimbirane aturukaho, kandi ibyemezo bigafatirwa mu nzego zibifitiye ububasha. Ngira ngo ibyo ni ibintu twagiye tugarukaho. Reka tubashimire rero, kandi nanone ibiganiro byatambutse, abajya muduha ubutumwa, hari abajya baduha ubutumwa batubaza ku biganiro byatambutse. Twababwiye ko mubirebera ku rubuga rwa YouTube rwitwa Ubukire Nyabwo, ntabwo ari ikindi gitangazamakuru, ni iby'iki kiganiro gusa. Turabashimira rero ko mukomeje kudukurikira, bahamagaye, bohereje ubutumwa bugufiya, n'ababanye natwe bucece. Mwese Imana ibaha umugisha, kandi Imana ikomeze kwagura imirimo y'amaboko yanyu, ikomeze kubahira no kuyobora ibitekerezo byanyu no gushyigikira imigambi yanyu. Reka dusoze dusenga Imana. Turagushimye Data twese uri mu ijuru, tugushimiye neza yawe n'urukundo rwawe, tugushimiye umwanya waduhaye muri studio za Life Radio. Turagushimira kubw'uyu mutumirwa, turagusabye kugira ngo umuhe umugisha kubwo kwitanga akemera kuza gusangiza ubunararibonye bwe abadukurikiye, kandi turasabye kugira ngo abadukurikiye urusheho kubayobora mu mugambi wo kwiteza imbere, wahuze n'umugambi wawe, kandi Uwiteka Mana bakiri hano ku isi bajya babona kugira neza kwawe. Gira neza igihugu cyacu, ugire neza itorero ryacu, ni mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen. Umukristo ni mwiza asenga, umukristo ni mwiza ari umukozi. Umukristo mu iterambere ikintu akeneye none kwemera ukuri k'ubuzima, ubundi iterambere ntabwo warihagarika, kandi iterambere ireba buri wese.
tubereka icyo Bibiliya ivuga ku mibereho y'uyu munsi, kuko Bibiliya ntago yigisha abantu gusenga gusa, yigisha n'abantu gukora. Muri Bibiliya imirongo irenga 2300 ivuga ku mafaranga n'ubutunzi. Abahanga mu bya teoloji bavuga ko 15% by'ibyanditswe byera bivuga ku mafaranga n'umutungo. Urashaka kumenya uburyo wagira iterambere? Kurikira Life Radio 96 FM mu kiganiro umukristo mu bukungu n'iterambere.